niyo banjyana mu nkiko abanyamadini nta na kimwe bafite cyo kunsindira. Bansindisha ikiza? Nta na kimwe bansindisha, kuko ibyo mvuga biri muri Bibiliya birasobanutse. Inyigisho z'ubutumwa bwiza zirasobanutse. Umunyamadini yazambaza iki? Barekerera ibyo kuzana bahamagara se barahamagara batera ndubo. Ngo batera ubwo baramuzi. Umunyarwanda yaravuze ngo uhagarikiwe n'ingwa aravoma. Uyu Yesu turi kumwe wa mugabo. Turi kumwe, ntago ari ibintu byo kwikirigita ngo nseke. Yesu turagendana, turararana, turabyukana murimo. Ikikubwira ko ndimo nkaba murimo. Kumugani wa ndirimo ngo ibyo ntunze nanjye ubwanjye n'iby'uwo mucunguzi. Nuko mubwira ngo nkiriza uyu murwayi akamukiza. Mfite agakiza ka Yesu karampagije, ndanezerewe. Ninkubwira ngo muri iki gihugu hari abantu bafite amahoro, hari abantu bishimye, nsenga Imana yerize ndimo. Abanyamadini bagahaguruka. Reka mbanze noneho nababwiza ukuri, mbabwirire kuri harya Baraka TV na Isaro TV. Mbanze mbibabwire mwa abanyamadini mwe, sha murimo muragosorera mu rucaca, ntawe mfite uburenganzira mwebwe. Niyo mwahaguruka, Martin Luther yigeze avuga ngo amategura inzu zose zubatse i Roma, aya mategura asakaje izi nzu, ngo niyo yahinduka abadayimoni bakundwanya sinzahagarika ukuri. Reka mbabwire rero, Elize ntimumuzi. Buriya rero abantu baranyitiranye. Ukuri kwanjye ntago ari ukwa nona. Navuga ku bijyanye n'ukuri. Ntago tuzareka kubwira abantu ukuri ngo tudapfa. Ngo ikibi no kuvuga ibintu bitari byo bitajyanye. Satani yabonye umwanya, yabonye urwaho rwo kwigaragambya, arica abantu umunsi kundi, yazazikutsa abadayimoni barazamutse, inama zirakorwa umunsi ku munsi. Abanyamadini benshi bararindagiye, ntibazi iyo bava niyo bajya, benshi bibereye mu mafaranga, benshi bibereye mu bitambo, nta kwigisha inzira ya Kristo, nta kwigisha abantu kwihana no kubabarirwa ibyaha. Reka nkubwire ko n'ibibazo byose n'izo mpfu zose ziba ziri kuba kubera abarokore bataye inshingano zabo. Ibi byago byinshi duhura nabyo, abarokore bataye inshingano zabo, kuko abadayimoni ntago bari bategetswe kuba mu bantu. Abadayimoni babaga mu marimbi, babaga ikuzimu, babaga mu nyanja, babaga mu tururi twa dukono bakoraga bahirgiriya, ntago abadayimoni bazaga mu bantu. Abo abadayimoni rero barazikutse, bari mu byumba by'abantu by'abashakanye, bararara batumvikana, badahuza, bari mu bana, bari mu nsengero, bari ku ruhimbi, biteye ubwoba. Ariko urwishigishiye ararusoma, abanyamadini bararwishigishiye, ariko benshi ni nabo banaciririye iyo myuka, nizo mbaraga zirimo zica abantu, nizo mbaraga zikorera mu nsengero. Ibitangaza biragwiriye, birwa bavuga ngo barakorwa ibitangaza. Ese birakorwa n'Imana? Birakorwa nande? Ese bivuye he? Turashaka kwereka abantu ijambo ry'Imana ribabohora, ribakiza. Yesu yakizaga abantu indwara, ariko siki yaheragaho. Yaravuga ngo ibyaha byawe ugize gute? Urabibabariwe, ugahita ukira indwara. Niko muri Bibiliya havuga, muri za Luka, Yohana, Matayo, aho ngaho. Iyo ugiye ukareba abantu Yesu yakirije indwara, nta numwe yakije avuga ati, yarambwiraga ngo ibyaha byawe ugize gute? Urabibabariwe. Ibyaha bigahita bijyana n'izo ndwara. Ikindi hano bavuga ngo kwizera kwawe kuragukijije. Ni wakwizera utazi Yesu, yabaga amaze kumenya Yesu. Reka dusenge Imana dutangire ikiganiro. Ganana n'abapasiteri aro nabwiye bwashize ngo ngiye kuganira na Elize. Pasiteri ngo kagira ukuri kwinshi ndamukuyoboyeho, kandi birivuga ngo ukuri niko kuzatubatura. Muri uyu muntu hari abantu bari gutanga abandi kugira ngo bapfe, kugira ngo bagerweho, bakora ibitangaza mu madini yabo, baba baririmbyi bakomeye. Mu bakinnyi y'amafilime dufite abantu batanga abantu b'ibitambo bagapfa. Mu banyamuziki dufitemo abantu batanga abantu b'ibitambo bagapfa. Mu nsengero dufite abantu batanga abantu b'ibitambo bagapfa. Mu miryango abantu bakomokamo bagatangwaho ibitambo abantu bagapfa. None umuntu ashobora no gutanga ibitambo uri n'inshuti kugira ngo agire ikintu ageraho. Ibyo byose rero ntago abantu babizi, turaza kubyinjiramo nyuma. Bakiri burangire nta nshuti nsigaranye na kubijyanye n'inshuti, murarye muri menge. Icyo ndazana nyine nkivugaho uze kunyibutsa. Aba bantu mwirwa mugendana mwitonde cyane. Yego, abantu rero simvuze ko tutazagira inshuti uko turi mu bantu, dutuye mu bantu, ariko mwitonde abantu twe tugendana nabo ntago ari abantu boroshye. Abantu turi kumwe bateye ubwoba. Bisegewe inyigisho zigishirizwa mu rusengero ntago ari za Yesu, ni za Satani. Nubwo ubona insengero nyinshi zimanitseho imisaraba, wageramo ukibeshya ko basenga Imana, ariko si Imana basenga. Rero ibyo bitangaza ndwanya, nabo barabizi ko ibitangaza bakora bitajyanye n'ukuri kw'ijambo ry'Imana, kugira ngo ubyumve kandi ubyemere. Ese bagiye baritanga bikabagendekera neza, ariko mwagiye mutahura abantu. Umuntu arakubwiye ngo tanga amafaranga, ngo ndagusengera ngo Imana iguhe umugisha. Wese yasenze Imana ikamuha uwo mugisha. Iyo mana akubwira ngo ngiye ngo ndagusengera Imana iguhe umugisha, wabyumvise? Niba ari umukozi w'Imana we yakwisengera Imana ikamuha umugisha. Erega n'imigisha abantu bita imigisha siyo migisha. Ntabwo umugisha ari gutunga amafaranga no gutunga ama etage. Ngewe simfite ubutunzi, simfite n'amazu, nta nzu ngira no muri Kigali ndakodesha, ariko ubutunzi mfite saho bwubakiye. Indirimbo nasohoye abantu bazayumva nziza cyane, zaryohera abantu. Undi ukora ubutumwa bwiza buvuga kuri Yesu n'amahoro Yesu yitangira. Ubukire bwa mbere n'ubuzima buzima no gutunga Kristo, ntago ari gutunga amafaranga. Abantu benshi bababaye
na Tidred irambwira Terize ati ntago narinzi ko icyubahiro gipfa ubusa, ntago narinzi ko umuntu aba afite imitungo ntimugirire ikintu mumarira. Ntago amafaranga agira ikintu amara, ntago amafaranga ari ikiguzi cy'ubuzima. Ikiguzi cy'ubuzima ni ukwakira Yesu nk'umwami n'umukiza. None amafaranga uzi utunze amafaranga ufite Yesu. None abanyamadini umuntu wikoreye agataro ucuruza agataro k'imineke k'3,000 bari ngo baramushuka ngo nagatanga natanga 3,000 Imana imuhumugisha. Ibyo ni ibinyoma. Ntago turi mu ivunjisha nshuti yanjye, ntago ari akazungu narara. Akazungu narara urakazi ni ibintu by'amakarita kera bajyaga bakina bavuga ngo ushyize hano warya, ngo wagarura kuri iyi warya, ngo wayibonye ninde ngo arye. Ntago ibintu by'Imana ari akazungu narara. Oya, ntago umugisha w'Imana wubakiye ku mafaranga. Umuntu akabaho agira ibintu yumva imugendagendamo. Ahubwo ati ndumva intozi ziri kungendagendaho, wowe ntuzibone. Cyangwa ndabwira ati ngiye ndumva inzuki zindiho, wowe ntuzibone. Nanjye bigeze babinyoherereza mu bihe byashize, banyoherereza inshishi nkaya numva zigendagenda, noneho rimwe nza kurubona rumwe rundi. Inyigisho ziri mu bantu zigamije gutuma abantu barimbuka. Abantu benshi turi gupfusha bari kurimbuka kandi barimbukira mu madini. Nta zindi nyigisho zikwiriye kuba zigishwa mu rusengero uretse za Yesu Kristo. Kuko mu gihe banyicaga banshyize muri yombi ari abantu 3 bantemagura nijoro, wabyumvise ntibabishoboye, ntibyabakundiye. Bo baravuze ngo turamwishe dukasa umutsi ujyana amaraso mu bwonko ati tugende batadufata, ariko Yesu yaranzuye. Icyatumye rero ngaruka nkava mu rupfu. Ariko si n'urwo gusa, hari n'urundi banteze nyuma yaho mu kwezi kwa 5 k'umwaka ushize wa 2000 ahubwo umwaka ushize mu kwezi kwa 5 banteze urundi rupfu rukomeye cyane, narwo ndarusimbuka. Ntago nzareka kuvuga ukuri kugira ngo nticwa. Ukoze ibintu bitandukanye nibyo amategeko avuga urafungwa, niyo mpamvu gereza zuzuye abantu. Na Yesu rero afite uburyo yahamagaye intumwa. Ushatse wanahira kuri Yohana Umubatiza ngo Imana yari yarabivuzeho ko ngo uyu muntu azapfa. Bitonde kuko n'abarangi barabihanura. Hari imyuka hano hanze ihanura umuntu akaza avuga ati Imana irambwiye ngo igiye gutwara umugore wawe cyangwa gutwara umugeni. Wabyumvise bikitirirwa Imana kandi ari abo bantu babikoze. Ubu dufite umuntu uzakaguhanurira ibintu akavuga ati ejo cyangwa se muri iki cyumweru ugiye gufatwa n'uburwayi, wagahita bugutera ahubwo. Warangiza ati nahuye n'umukozi w'Imana w'umuhanuzi ukomeye cyane, yarampanuriye ibintu birasora kandi ari iyo myuka mibiri gukora. Nabyumvise bakabaha n'intebe zabo, bakabacagura, bakabavangura, bakaba bajyanama bakomeye mu rusengero. Ariyo mpamvu ubona ubutumwa bwiza bwapfuye mu rusengero. Barafata igisambanyi, cyangwa gisambanya abagore babandi, barafata igisinzi, barafata ibijura, bakabizana bakabishyira ku ruhimbi. Babakecuru babakene bakunda Imana, babaha Imana bakabegezaho ko nta mafaranga bafite. Niyo mpamvu ubona byapfapfanye mu madini, ubona ubutumwa bwiza butagira butagikora. Bareke rero ibyo kubeshya abantu ngo utanze ibi n'Imana yemera. Ntabwo twakijwe kubw'imirimo, nta nicyo watanga. Mbwire n'abantu bajya babyibeshya ko ngo gutanga byinshi bituma Imana iguma. Nibyo gufasha abantu bivuye ku mutima wawe atari ukubihatirwa, bitanga umugisha, bizana umugisha mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Hari ngo n'amadini ni ibintu ngiye kuvugira kuri izi mikoro, mbwira abantu ngo kuri izi channel zombi ibintu mubikurikirane kandi biraza kubagirira umumaro, ndetse n'uburyo turaza gufasha abantu kugira ngo bigenzure bamenye nabo uburyo batanzweho igitambo. Ese babibwirwa n'iki ko batanzweho igitambo? Ni ibihe bimenyetso bikuranga? Noneho nyuma imaze kumenya ibyo bintu bikuranga cyangwa se watanzweho igitambo hakorwa iki kugira ngo bikurweho? Kandi nabyo bikurwaho. Hari abantu bajya bavuga ngo kumva umuntu yapfushije umugore cyangwa yapfushije umugabo afite imyaka nibwo bakibana baracyari batoya, ngo Imana yari yarabivuzeho ko ngo uyu muntu azapfa. Bitonde kuko n'abarangi barabihanura. Ngiye kubabwira ibintu none umubwe tuyu mugabo byamucanga, ntago byancanga. Isi ifite ibibazo biremereye, ndetse byabure umuti n'igisubizo. Abantu bayituyemo bose baribaza aho bizagarukira bikabayobera. Nizere ko mumeze neza, nizere ko muri amahoro nta kibazo na kimwe gihari. Natwe turakomeye, turashima Nyagasani. We utameze neza ihangane, niko isi imera. Tuba mu buzima busimburana, ushobora kumera neza none ejo bikamera nabi, ushobora no kumera nabi none ejo bikamera neza. Ubuzima ni uruziga nyine, aho ubyutse rwikaragiye ugomba kumenya kubana naho kandi ukabana neza n'abantu. Hari igihe umuntu ubuzima buhinduka kikaba igisubizo cyo ukabana nabi n'abantu, cyangwa se ukitwaza ukumva ko hari umuntu ubereyeho kugutabara. Nta muntu ukubereyeho, cyakora Imana ikubereyeho, cyangwa se Imana ihari ku bwawe, ariko nta muntu uhari ku bw'inyungu z'ubuzima bwawe. Niko gahunda zimeze. Kuri screen zacu rero mwamaze kubona ko tugiye kuganira na Pastor Eze, ni umunyamasengesho, mugira ngo mujya mureba Imana igiye mukoresha ibitangaza, Imana igiye mukoresha imirimo igiye itandukanye myinshi cyane. No munsi rero nifuje ko twaganira, mu minsi yashize nandi kuganira nawe kuri telefone,
turi kuvuga ku kibazo cy'impfu ziri kuba ubu ngubu, abantu bari gukenyuka, abantu bari abantu bari gupfa ku bwinshi rwose, bari gupfa ku bwinshi. Wavuga ngo bari gupfa, wagira ngo bari mu marushanwa, ariko siko bimeze nyine, nuko gahunda ziba zimeze. Hari igihe rero bagutangamo ibitambo, niko pasiteri yambwiye. Nge urukumva nge nta makuru mbifiteho, turaza kuganira tuze kumenya ese umuntu watanzwemo igitambo abibwirwa n'iki, wakora iki kugira ngo utandukane n'iyo myuka mibi bakoresheje bagutambamo ibitambo. Reka tumuhe ikaze, adusuhuze, anadusengere kugira ngo iki kiganiro ntikize kuba icyo gukomeretsa, ahubwo kize kuba icyo komora abadukurikiye babishaka, ariko ukomereka aba uza kubihitamo, ntituze guhitamo gukomeretsa umuntu. Urakoze cyane. Nangiye kugusubiza no kuri suka avuga ngo hatagira ukomereka. Hari nk'abakomereka ariko bagakomeretswa no kuri kandi nako binameze. Urakoze cyane rero kutwakira kuri channel ya Baraka, ni Baraka TV, ya Baraka ndetse na Isaro TV. Twahuje uburyo bw'umurongo kugira ngo tuganirize abantu b'Imana, kugira ngo tugire icyo twunguka n'icyo tumenya, dusobanukirwe byinshi. Navuze ku bijyanye n'impfu ziri kuba hirya no hino, ubona abantu bapfa bakenyutse, ukabona umuntu akoze ubukwe yashakaga rwose kubaka urugo neza, agakora ibirori, abantu bagataha ubukwe, ibintu bikagenda neza, ariko wajya kumva amezi 3 cyangwa 2 umwe arapfuye muri bo, cyangwa se kumva umwe yagiye kubyara umwana wa mbere arapfuye. Ibyo byose rero ni ibintu barakwiriye kumenya no gusobanukirwa ibyizo mpfu zigenda zibaho, nyamara kandi usanga abantu batangwa na bene wabo, cyangwa se n'abantu b'inshuti zabo, cyangwa se n'abantu basengana. Ibyo ni ibintu biteye ubwoba, ni ibintu ngiye kuvugira kuri izi mikoro mbwira abantu ngo kuri izi channel zombi ibintu mubikurikirane kandi biraza kubagirira umumaro, ndetse n'uburyo turaza gufasha abantu kugira ngo bigenzure, bamenye nabo uburyo batanzwe igitambo. Ese babibwirwa n'iki ko batanzwe igitambo, nibiye bimenyetso bikuranga? Noneho nyuma imaze kumenya ibyo bintu bikuranga, cyangwa se watanzwe igitambo, hakorwa iki kugira ngo bikurweho? Kandi nabyo bikurwaho. Hari abantu bajya bavuga ngo kumva umuntu yapfushije umugore cyangwa yapfushije umugabo afite imyaka, nibwo bakibana baracyari batoya, ngo Imana yari yarabivuzeho ko ngo uyu muntu azapfa. Bitonde kuko n'abarangi barabihanura. Hari imyuka hano hanze ihanura umuntu akaza avuga ati Imana irambwiye ngo igiye gutwara umugore wawe cyangwa gutwara umugeni. Wabyumvise? Bikitirirwa Imana kandi ari abo bantu babikoze. Ubu dufite umuntu uza akaguhanurira ibintu akavuga ati ejo cyangwa se muri iki cyumweru ugiye gufatwa n'uburwayi, wagahita bugutera ahubwo. Warangiza ati nahuye n'umukozi w'Imana w'umuhanuzi ukomeye cyane, yarampanuriye ibintu birasora, kandi ari iyo myuka mibiri gukora. Nanjye ndaza kubabwira umuntu wampanuriye ibintu bikomeye cyane. Nagiye mu rusengero rwo kuvuga ubutumwa, arangije arambwira ngo ku itariki 18 z'ukwezi kwa 8 2017 ngo uzahura n'umuntu uvuye muri Afurika y'Epfo, ngo muzakorana amasezerano aguha umugisha. N'uwo munyedini nshatse naza no kumuvuga. Urumva? Rero birasaba kugira ngo abantu babanze batekereze neza. Satani yabonye umwanya, yabonye urwaho rwo kwigaragambya, arica abantu umunsi kundi, yarazikutsa, abadayimoni barazamutse, inama zirakorwa umunsi ku munsi, abanyamadini benshi bararindagiye, ntibazi iyo bava niyo bajya, benshi bibereye mu mafaranga, benshi bibereye mu bitambo, nta kwigisha inzira ya Kristo, nta kwigisha abantu kwihana no kubabarirwa ibyaha. Reka nkubwire ko n'ibibazo byose n'izo mpfu zose ziba ziri kuba kubera abarokore bataye inshingano zabo. Ibi byago byinshi duhura nabyo, abarokore bataye inshingano zabo, kuko abadayimoni ntago bari bategetswe kuba mu bantu. Abadayimoni babaga mu marimbi, babaga ikuzimu, babaga mu nyanja, babaga mu tururi twa dukono bakoraga bahirgiriya, ntago abadayimoni bazaga mu bantu. Abo badayimoni rero barazikutse, bari mu byumba by'abantu by'abashakanye, barara batumvikana, badahuza, bari mu bana, bari mu nsengero, bari ku ruhimbi, biteye ubwoba. Ariko urwishigishiye ararusoma, abanyamadini bararwishigishiye, ariko benshi ni nabo banaciririye iyo myuka. Nizo mbaraga zirimo zica abantu, nizo mbaraga zikorera mu nsengero. Ibitangaza biragwiriye, birwo bavuga ngo barakorwa ibitangaza. Ese birakorwa n'Imana? Birakorwa nande? Ese bivuye he? Numva rero turaza kuganira n'abantu basobanukirwe, bumve neza ibi bintu, uburyo abantu bakwiriye kwitwararika, uburyo abantu bakwiriye gusenga Imana, uburyo abantu bakwiriye kumenya iki ijambo ry'Imana ribasaba. Nta kindi turibuze kubabwira, si amavuta, si udutambaro, si ubutaka bwavuye mu Isiraheli. Njya nsengera abantu, hari umuntu umwe ukomeye muri iki gihugu merutse gusengera, njya nsengera abantu bakomeye n'abaministre ndabasengera, kandi Imana ikabakiza. Noneho rero uwo muntu ndimo musengera mbwira ukuntu yagiye mu bapfumu benshi batabarika, bagenda bamuha ibintu bitandukanye by'abapfumu, byanze atangira kujya mu banyamadini. Umuntu ngo amugurisha itaka yakuye mu Isiraheli, amafaranga akayabo.
ibyo byose rero sibyo dukoresha. Turashaka kwereka abantu ijambo ry'Imana ribabohora ribakiza. Yesu yakizaga abantu indwara, ariko sicyo yaheragaho. Yaravuga ngo ibyaha byawe ugize gute urabibabariwe, ugahita ukira indwara. Niko muri Bibiliya avuga, muri za Luka, Yohana, Matayo, aho ngaho. Iyo ugiye ukareba abantu Yesu yakije indwara, nta numwe yakije avuga ati, yarambwiraga ngo ibyaha byawe ugize gute urabibabariwe, ibyaha bigahita bijyana n'izo ndwara. Ikindi kandi aravuga ngo kwizera kwawe kuragukijije. Ntiwakwizera utazi Yesu. Yabaga amaze kumenya Yesu. Reka dusenge Imana dutangire ikiganiro. Urakoze ngo uhaye ikaze, kandi duhaye ikaze n'abantu badukurikiranye amuri hirya no hino. Nyabuna ntukomereke ahubwo ujye utega amatwi. Ikibazo dufite, umuntu yumva ibintu kubera ko abibamo abikora, cyangwa se kubera ko ari mu idini ibikora agatangira kumva ko ari ubuyobe. Mujye mubanza mwumve, dore ikintu kisha abantu nuko utumva ibintu ngo urangize ibyo bintu byumve. Nk'ubu mvuze ngo umunyedini yaramanuriye ambwira ibintu, nyuma nza guhura n'umuntu w'ikuzimu ari umunyedini rwose umanuriye, ufite idini ahahoze urusengero rwa Rugagi amaze kuvamo umuntu washyize idini, yamanuriye ibyo bintu nagiye kuvuga y'ubutumwa. Umuntu avuga ngo uyu muntu, mujye mubanza mwumve, ntago abantu bose ari bamwe. Imana iracyafite abakozi bayo yisigarije, bayubaha, bayikunda, bashaka ubugingo badashaka iby'isi, bashaka ubugingo badashaka ayo marava fo mwirwa muvuga, badashaka izo vewiti. Twebwe turashaka abo tuzajyana mu bugingo. Nta kiryoshye nk'ubugingo, nta kiryoshye nk'agakiza, nta kiryoshye nka Yesu. Dusenga Imana. Mana Data twese uri mu ijuru, turagushimye kandi turaguhimbaje kugira neza kwawe, turagushimye urukundo rwawe. Uyu mwanya turanga kugira ngo dufatikanye kureba uburyo twarokora ubuzima bwacu n'ubugingo bwacu. Turanga kugira ngo turebe icyo twakora, n'icyo dushakaho, n'icyo twifuzaho. Abantu bamaze kwibagirwa iki jambo ry'Imana ribasaba n'icyo ribategeka, batangira kwihangira gukiranuka kwabo ubwabo. Niko Bibiliya tubwira mu Baroma ngo ndahamya ko bafite ishyaka ry'Imana, ngo ariko ritava mu bwenge. Ngo ubwo basuzuguye gukiranuka kw'Imana, ngo byabateye kwihangira gukiranuka kwabo ubwabo, ngo bituma basuzugura gukiranuka kw'Imana. Ayo ni amagambo ari muri Bibiliya, ntago ari nge wayanditse. Abantu bihangiye ibintu byo gukiranuka, imirimbo n'imiringa mu madini, batandukana n'ukuri. Kandi ukuri ijambo ry'Imana rivuga ngo niko kuzaba batura, niko kuzaba bohora. Uyu mwanya rero tugiye kuvuga ibintu bikomeye, bamwe batinya kuvuga, bamwe bakikira, abandi babamo, abandi batuyemo, baratanga abantu, barica abantu umunsi ku wundi, ntibazi biba, ntibazi ibikorwa. Abantu bari guhura n'ibyago byinshi bishingiye ku myuka mibi yuzuye mu bantu bari hanze aha. Mana rero uyu mwanya nyemerera buri muntu wese akorweho, kandi buri muntu wese afunguke mu matwi ye, azibuke yumva icyo umushakaho. Mu izina rya Yesu ndaheza imyuka mibi y'ubwoko bwose, imyuka y'abarangi, imyuka y'abapfumu, imyuka y'abacwezi, imyuka yo mu bisekuruza, imyuka y'abakonikoni, imbaraga zose z'umwijima zitajyanye n'ijambo ry'Imana, imbaraga z'umwijima zirwa zica abantu, imbaraga z'umwijima zirwa zinamuramwe abantu ijambo ry'Imana, imyuka yirirwa igusha abantu, ndayitwika mu izina rya Yesu Kristo. Ndasaba imbaraga z'Imana ngo zururukire ku bana natwe. Nyemerera akanwa kacu kaze guhinduka umuti uvura abantu, kaze guhinduka umuti ufasha abantu gukira ibikomere bakomerekeye mu madini. Urakoze kubana natwe, urakoze kutugirira neza, urakoze kudufasha, ukore ku bwonko bwanjye, ukore ku mutima wanjye, kandi uzayobora iki kiganiro kigere kuwo kireba gifitiye umumaro, cyafasha kurokoka no kurokora ubuzima bwe, akava mu bintu bidafite umumaro, akayoboka inzira ijya mu ijuru. Mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Amen. Mani duhana umugisha. umugisha. Nyakunda kuganira n'abapasiteri, aro nabwiye bwashize ngo ngiye kuganira na Elize. Umupasiteri ngo kagira ukuri kwinshi. None ndamukuyoboyeho. Kandi ibiri ivuga ngo ukuri niko kuzatubatura. Buri umuntu utagira ukuri cyakoze kubikubwira biratangaje, kuko njya mvuga ubutumwa hirya no hino. Biranambabaza njyewe nk'idini nakuriyemo, wenda uyu munsi ntaryubakaho kuko sinubaka ku madini. Yesu yanumye kuvuga ubutumwa mu bantu bose batandukanye. Njya kuvuga ubutumwa mu idini nakuriyemo, nkumva umuntu arambwe ngo izo nyigisho homeruka kuzumva muri 98 mu bibare. Ukibaza Bibiliya yarahindutse. Dufite umugisha, ntabwo Bibiliya yacu irahindurwa, Bibiliya yera iracyahari. Ubutumwa bwiza burahari, burasobanutse. Rero ukuri abanyamadini barakwicariye, ntabwo bakeneye ko kuvugwa. Ni nayo mpamvu abanyamadini benshi batantumira mu nsengero zabo, kuko ukuri nyine mfite no kujya gutya. Nshima Imana ko ntawe ntumira ngo mwake tike, njyana tike yanjye nkitegera, ngafata moto nkagenda cyangwa ngafata bisi. Cyakoze i Burayi nibantumira bazantegere kubera ko ayo mafaranga ni menshi. Noneho rero kandi nkajya kuvuga ubutumwa ntacyo uri bume. Ikibazo dufite abavuga ubutumwa b'iyi minsi, uhamagara umuntu uvuga ati ndashaka ko uza kudufasha umurimo w'Imana, ngo muherekeze abantu mute mutanga iki? Ngewe ngenda mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, nkavuga ubutumwa bwiza bwa Yesu buhoro, ubundi nkavuga ukuri. Narangiza nkavuga ni ubutumwa bwiza bureba abantu guhera kuri abayobozi bicaye inyuma yanjye cyangwa bicaye imbere yanjye, bikaza bikagera kuri Elize ubabwira, bikamanuka bikagera mu bakristo bose.
agakiza k'Imana kareba buri muntu wese. Ubu rero izo nyigisho ntago abantu bazikeneye. Ukuri ni ngombwa, kwarabuze, kandi si uyu munsi wa none. Buri ukuri kuva kera ntago kwigeze kwemerwa. Nyirukuri ari we Yesu Kristo ze n'uzi ibyo bamukoreye. Byaje kugira ngo ashyire ibintu ku murongo, afate idini ry'abafarisayo, arishyire ku murongo, arizanemo agakiza kazima, ariko uzi ibintu bamukoreye. Yakizaga abarwayi, bakenda kumwica ngo akije abantu ku munsi w'isabato. Yavugaga ubutumwa ngo arigereranije. Uzi bashaka kumuroha ku manga y'umusozi. Yesu se nuzi ko buri hari ikigisho nyangira kivuga ngo Yesu yanga amadini, abantu bakarakara. Yesu ntakunda amadini kuko ntiyayakizeho. Ntago Yesu yashyizeho amadini. Aya madini yose ubona ntayo Yesu yashyizeho. Ikigube ko ntayo Yesu yashyizeho. Yarinze yavuye mu idini ry'abafarisayo. Arangije ajya gutoranya abapagani. Mu nzira urabizi ko yagiye atoranya intumwa. Yagiye mu ijuru nta dini rihari. Amadini yadutse nyuma y'akarengane k'abakristo bicwaga bahohoterwaga cyane. Ukuri rero nta munsi n'umwe gukenewe, ariko nyamara niko kuzima. Kabone ni abantu kandi noneho wumva ibintu bibabaje. Ayo madini yaje kuza gashinga amadini akabaho. Ntiyigeze agera ikirenge mu cya Kristo. Ababigerageje ni bake cyane, barimo Martin Luther, urumva, n'abandi bake tugenda tubona, urumva, n'intumwa. Intumwa zazize ukuri baricwa, barabambwa, bakorerwa iyicarubozo. Ariko nta munyedini ushaka kubakira kuri urwo rufatiro. Nta munyedini ushaka kugendera mu nzira ya Kristo. Barihangira ibyabo. Urabyumva? Barihangira ibyabo. Ubwo rero ukuri nta nubwo nteze kuzaguhagarika. Twayaga tubona muri Bible tukagenda tubyiga turi abana, nge nakuriye muri Katolike twiga gatigisimu, bakatubwira ngo Pawulo yarishwe bimeze gutya, Petero bamuciye umutwe yamanitse gutya na gutya n'abandi. Ntago nari nzi, ntago nakururaga ibyo bintu mbyumve, ariko umbwiye ngo mfite inkovu, bankubise bashaka kunyica, banziza umurimo w'Imana. Ntago nabikuruye nyine ngo mbyumve, ku buryo mu Rwanda naho byagerayo nyine umuntu akaba yahohotera undi amuziza ko batumva ibintu kimwe, by'umwihariko mu bijyanye no kuvuga ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Buri bumbwiye ngo abantu bashatse kukwica bakuziza uwo murimo, naratangaye. Amafoto yanjye ntago nayashyiraho hano YouTube yakumerera nabi. Cyakoze uzashaka azajye kuri channel yanjye Isaro TV, ugazakura nimero anyandikire mwoherereza umurambo wanjye bancagaguye bantemaguye. Ariko nta narimwe nzahagarika ukuri, kuko mu gihe banyicaga banshyize muri yombi ari abantu batatu bantemagura nijoro, wabyumvise, ntibabishoboye, ntibyabakundiye. Bo baravuze ngo turamwishe dukasa umutsi ujyana amaraso mu bwonko tugende batadufata, ariko Yesu yaranzuye. Icyatumye rero ngaruka nkava mu rupfu. Ariko si n'urwo gusa, hari n'urundi banteze nyuma yaho mu kwezi kwa gatanu k'umwaka ushize wa 2000 ahubwo umwaka ushize mu kwezi kwa gatanu banteze urundi rupfu rukomeye cyane, narwo ndarusimbuka. Ntago nzareka kuvuga ukuri kugira ngo nticwa. Abo nkuraho ubutumwa bwiza barishwe. Yesu yarishwe mu bumana aricwa, ariko byari ngombwa ngo bibeho. Intumwa zose zarishwe. Rero muri iyi minsi nyine kuvuga ukuri muri iki gihugu, cyane cyane mu banyamadini, wanapfa rwose banakwica bakugirira nabi. Nkubwiye ibintu nahombye kubera kuvuga ukuri n'wabyumva. Nahombye ibintu byinshi cyane kubera kuvuga ukuri. Ariko ntacyo bintwaye, mfite umunezero uturuka muri Yesu, mfite agakiza ka Yesu karampagije, ndanezerewe. Ninkubwira ngo muri iki gihugu hari abantu bafite amahoro, hari abantu bishimye, nsenga Imana yerize ndimo. Ndakubwira ko ubu hari indirimbo nasongiye gusohora igiye kujya hanze, ivuga ngo twifitiye amahoro adasanzwe. Mu bantu batunze amahoro muri iki gihugu, nsenga Imana yerize ndimo, adashingiye ku mafaranga, adashingiye ku butunzi, adashingiye ku bindi bintu bindi. Hari amahoro Yesu atanga bisi batagira, nabo banyamadini batagira. Kuko ufite amahoro ntatinya kuvuga ukuri. Muri genocide twagiye twumva abantu bagiye barokora abantu, urumva, cyangwa se umuntu akavuga ati giye wabuya mu bice mu nyice, wabyumvise, ati mu nyice ndapfana nabo bakabica. Hari umupasiteri inshuti yanjye witwa Mitsindo yarokuye abantu 320, nigeze mutumira kuri televiziyo BTN mu kiganiro. Afite imidari yambaye, yarokoye abantu amaze kubarokorana, nyuma interamwe ziza kumubeshyira ko yisha abantu baramufunga. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika ataraba perezida arabyumva, aramufunguza mukura muri gereza. Ariko uwo mugabo yambwiye ukuntu avuga ati giye barazaga nkambura imyenda abandi manze mu mbaga kugira ngo mwica abantu bari inyuma yanjye. Arabarokora, Imana iramufasha. Abanyakuri bake barahari, kandi abanyakuri benshi Imana irabarwanirira. Kandi upfuye uzize ukuri, ubwo nicyo gihe cyawe. Igihe cyawe cyari cyo, ko buri muntu wese afite urupfu ruzamwica. Kwanga kuvuga rero ngo udapfa, niba ari ukuri kuzakwica n'ukuri. Ariko kugira ngo mfe ndi ikigwari, ndi igisambo, mfe ndi ingegera, napfa ndi umunyakuri. Ubu nkubajije ngo umusirikare arwanira iki? Abasirikare bahembwa make kuva kera. Na Yesu yabwiye abasirikare ubwo ani Yohana
ari kubatiza abantu kuri Yorodani, abasirikari baraje ngo twebwe twakora iki nkatwe abasirikari ngo munyurwe n'umushahara wanyu. Burya abasirikari ntabwo bahembwa amafaranga menshi, kandi ugiye kubahemba menshi ntiwanayabona kuko ni benshi. Ariko umusirikare arahira indahiro ivuga ngo buriya nkunda abasirikari cyane, aravuga ngo ndahiriye kuzarinda abaturage n'igihugu. Umusirikari ajya ku rugamba azi ko ari bugweyo, ntasubira inyuma. None uranga kuvuga ukuri kwa Yesu Kristo, umusirikare uri uhembwa 100,000 ingahe ugiye ku rugamba, wabyumvise neza? Nta kindi bibaza nzarinda umuntu. Nkashwe noneho wowe kuvuga ngo ndafasha abantu kugira ngo bagire ubugingo buhoraho, ubugingo bw'iteka buzaba batura. Kandi si ukuvuga ngo ni ubugingo tuzaba no mu isi tugira ibihe byiza, mu isi twigirira amahoro. Ubwo se naguciye mu ijambo, wigeze umenya abantu bateguye ibyo bintu? Ubu ntago ugira ubwoba uti n'undi byaba, cyangwa uramenye ukabika mu mutima nyine ukavuga uti reka nirinde kitazaba imbere? Abandi nabwo ibyo maze abagize umunyarwanda yaravuze ngo ntayoberwaho umwibye ngo ariko ngo ntayoberwa ngo ayoberwa hamuhishe. Ndabazi cyane. Noneho kugira ngo nabyumve neza, ngiye mfite umugabo ufite idini yarampanuriye nagiye kuvuga ubutumwa mu rusengero rwe. Wumve ko ibintu biba byubatse. Arangije arambwira ngo itariki 18 z'ukwezi kwa 8 2017, wabyumvise, ngo uzahura n'umuntu uvuye muri Afrika y'Epfo, muzagirana amasezerano, azaguha ubukire, uzagira izina rikomeye cyane muri iki gihugu, uzamenyekana, uzagira ubutunzi buruta ubwo rubangura afite. Amanurira gutyo mu iteraniro mpagaze hariya mu Nyakabanda, hariya Rugagiye afite idini hariya mu Nyakabanda, ku mugabo witwa Jado, nishake mvuge n'izina rye ko yabihanuye abantu babyumva. Izo tariki zarageze, nijoro ndyamye haza umugore wambaye neza arambwira ngo mvuye muri Afrika y'Epfo mu nzozi, ngo ndaje dusinyana amasezerano, ngo nguha amafaranga, nguha ubutunzi, nkugira umuntu ukomeye cyane. Nanze noneho ndambwira nti, arambwira ngo urama umwana we w'imfura kugira ngo abe igitambo cyo kugira ngo ubashe kuba umuntu ukomeye umenyekanye. Ndambwira ntago byakunda, ntibishoboka. Afata umwana wanjye w'imfura, sininya kubivuga, wanamubonye ko ari umusore. Ndambwira nti ntago bikunda. Aramufatira manukana we mu cyobo, turamanuka njya kumuzana. Ijwi rirambwira ngo Elize, nta mbaraga ufite zo kukururiya mwana hari ahantu ngo garuka ujye gushaka imbaraga. Umwana wanjye yararwaye kugeza igihe twifuje ko yanava mu mubiri bitewe n'ukuntu yarameze, turavuza biranga. Imana irangije n'uwo mupasiteri witwa Guma Antoine arambwira ngo kugira ngo ntiyarazi ko ndwarije umwana, twajyanye mu gusenga ahantu mu butayu. Arangije arambwira ngo ufite umwana urwaye ugeze kure, kugira ngo akire hari ubutumwa bw'abantu ufite aba nabo urobashyira n'uva urasenga, Imana iramukiza. Umva noneho rero itariki 18, singuye itariki 18 z'ukwezi kwa 8 2017, tariki 18 z'ukwezi kwa 8 2018 nibwo abantu hari kwa gatandatu nayo mvuye mu kiganiro kuri televiziyo, abantu barantangiriye banteragura ibyuma, baranyica rwose. Noneho naje gutungurwa, mu bantu banteraguye ibyuma harimo umukristo uririmba muri rwa rusengero rwa wa mugabo nahanuriwemo. Nza gutungurwa, mvuye muri koma, wa mugabo wa rya dini aza kunshakisha ngo mbabarire uwo muhungu, uwo mugabo ufunze. Icyo kintu uracyumva? Ibintu birubatse, niyo mpamvu turaza kubwira abantu ibitambo byose biba abantu bapfa uburyo bapfamo, turaza kubibasobanurira. Nibyo abantu twese tuzapfa, ariko hari abantu bapfa igihe kitageze. Barangiza bajya kuruhimba ngo cyangwa se kwirimba kuva ngo Imana yari yarabivuze ngo ko umuntu agiye gupfa. Ndabyemera ko Imana ishobora kuvuga ko umuntu agiye gupfa, urabyumva, igiye kumutwara. Icyo mvuga ni igiki? Icyo nshaka kuvuga ahangaha ni iki? Ndashaka kuvuga ko hari abantu bari gutanga abandi kugira ngo bapfe, kugira ngo bagerweho, bakora ibitangaza mu madini yabo, baba baririmbyi bakomeye. Mu bakinnyi y'amafilime dufite abantu batanga abantu b'ibitambo bagapfa. Mu banyamuziki dufitemo abantu batanga abantu b'ibitambo bagapfa. Mu nsengero dufite abantu batanga abantu b'ibitambo bagapfa. Mu miryango abantu bakomokamo bagatangwaho ibitambo abantu bagapfa. Noneho umuntu ashobora no gutanga ibitambo uri n'inshuti kugira ngo agire ikintu ageraho. Ibyo byose rero ntago abantu babizi, turaza kubyinjiramo nyuma. Ahubwo tubanze wenda twigire mu bintu bijyanye wenda iyo sije tuyizeho nyuma, tunagira inama uburyo abantu bashobora kwitwara n'uburyo bashobora kwisuzuma kugira ngo bamenye ibyo bitambo batanzwe. Bakiri burangire nta nshuti nsigaranye na kubijyanye n'inshuti, murarye muri menge. Icyo ndazana nyine nkivugaho uze kunyibutsa. Aba bantu mwirwa mugendana mwitonde cyane, abantu bafite ibintu byinshi bakorana nabyo. Jewe naratangaye, hari umusore nafashije, sinzi nawe biri bukunde nze gwa video ye uze kuyishyiraho. Uwo musore, uwo n'umugabo, umugore yaramutaye,
amutaye rero aragenda umusinzi, yarafite abana babiri, aragenda nyina atubwenge, mubonye ahantu mugirira impuhwe, nkajya mufasha nkamuha amafaranga yo kurya, nkamwishyurira n'inzu, noneho nkajya mujyana mu nsengero kugira ngo ndebe ko iyo myuka mibi yamuvaho. Ariko noneho birangije ndi mu materaniro, nayo ndi ku rusengero rw'inkuru nziza hano hakurya igikondo. Noneho tugira ibihe byiza, nsengera abarwayi barakira, abantu barabohoka, turi guhoberana kumwe, wandi iteraniro rirangiye, wa muntu aravuga ngo mu nsengere ngo uyu mugabo ndamwanga, wa wundi nishyurira. Numva urumeze, ariko nari mfite ibimenyetso by'ibyo binavuze, nari mfite ibyo bimenyetso ariko simbyumve, urumva. Noneho umuntu aravuga ngo mu nsengere uyu muntu ndamwanga, numva ngize ubwoba, uyu muntu aranyanga, umuntu nishyurira inzu simuzi, ndamugaburira, muha amafaranga yo kurya, mugira inama, aranyanga, nese unyangira iki? Ngo ngiye ngo nanga impano zikurimo, ngo wowe ngo ibintu, ngo numva ngufitiye ishyari cyane kubera ibintu Imana igukoresha. Tekereza nese niba ushobora kubugaburira umuntu mudafite ikintu mupfana, umwishyurira inzu, akatura, imbaraga z'Imana zimugezeho zimutwitsa, akatura ngo uyu muntu ndamwanga, urumva. Yego, abantu rero simvuze ko tutazagira inshuti uko turi mu bantu, dutuye mu bantu, ariko mwitonda abantu twe tugendana nabo ntago ari abantu boroshye, abantu turi kumwe bateye ubwoba. Nsegewe mbere yuko banteragura ibyuma, hari umuhanuzi witwa Batista asengera kuri ADPR yo kumuhima, twari turi gusengera iwanjye, arambwira ngo uyu muntu muri kumwe n'ubwo umugirira neza, ari mu bantu bakugambaniye kuzicwa. Oya, ubwo nsubiye inyuma ku bintu byambayeho, uwo muhanuzi arambwira ati wowe amafaranga yo kwicerize mwayaririye igikondo haruguru y'urusengero rwa Methodiste Libre mu nzu y'umusirikare. None uwo muntu numva mbaye nk'ubipinze, arambwira ati Elize, abantu bazaguteragura ibyuma ari batatu, uzapfa ubabonye, ariko dore umuntu ubiri inyuma. Icyo bintu byaje kuba, inshuti zose si inshuti, mubika amabanga yanyu, mwitonde, ibyo ndabigarukaho, reka twe kubyihutira, turaza dutanga muri za nama abantu bakora iki. Reka dutangire rero ikiganiro, mw'abantu mwe, kino kiganiro n'umuriro tugiye gutangira. Yego, reka dutangire ikiganiro. Iki kiganiro kiraza kurundyohera, nizere ko n'abadukurikira za kubaryohera kandi kibagirira n'umumaro. Ku inosi mw'abantu mwe, inosi ibamwo ibintu byinshi, bitse ibintu byinshi by'ubwiru. Hari igihe rero bibubwiru kuri wowe, ariko babandi bashatse kubigira ubwiru, hari inyungu bagushaka, ariko wowe utazi ko ubwo bwiru buhari kandi bukufiteho ingaruka. Elize, reka ntangire n'iki kibazo. Abantu mu biganiro ukora ahantu hose uca, cyangwa se njya nkunda gusoma komanteri, kuki ukunda kugaragara cyangwa abantu bakugaragaza nk'umuntu urwanya amadini? Hari igikomere cy'idini ugira ugendana nacyo gituma wenda ukora ibyo abantu babona bakita ko urwanya amadini, cyangwa se bakabona nyine ko ushaka donc hari inyungu z'amadini ubangamira mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Biterwa n'iki? Hari ibikomere ubana nabyo by'amadini, Elize, biva hehe? Mu makomanteri y'abantu bandika mu biganiro byanjye, mu ma message nk'ijana uzasanga ari abantu batatu banditse badashima ibyo mvuga, ariko benshi barashima ibyo mvuga, kuko ibyo mvuga ntago ari amarangamutima yanjye. Ngewe nta bikomere nagiriye mu madini, ntabyo rwose. Ndetse mu madini reka mvuge ngo ndashima, kuko ibyo nzi byinshi niho nabikuye, niho bikomoka. Ariko noneho icyo tuvuga ni iki: kurwanya amadini nta nubwo yarwanya ngo yashobore, kuko na Yesu ntiyigeze bimuhira, ntabwo yabishoboye. Yarabishoboye se? Idini si ryo ryamwishe se? Si ryo ryamurangije? Ndetse amaze no kujya mu ijuru, Petero na Yohana batangira bamaze kuzura umwuka wera, hari umuntu wabaga ku irembo ryitwa Ryiza Yesu yasize atarakijije, asabiza amugaye, arangije ngo batambutse arabasaba ngo dutumbire icyo dufite turakiguha. Bwa mbere mu mateka igitangaza gikorwa n'umwana w'umuntu Yesu amaze kujya mu ijuru, ni igitangaza cya mbere cyatangiye gukoreka. Nuza abanyamadini kuntu barakaye, iyo ugiye mu byakozwe n'umwana ndumva ari mu bice 3 cyangwa 4 aho ngaho. Abanyamadini bararakaye bumvishe ngo Yesu yakirije umuntu i Yerusalemu, biramamara hirya no hino, bahamagaza Petero na Yohana ngo batangira kubakangisha, bavuga ati uwo Yesu ko yapfuye aturya mwishe mukamubamba, rero niwe wamuzuye. Babyumvise? Amadini ugiye muri Bibiliya uzasanga ahantu Yesu yagiye acyaha amadini. Korazini uzabona ishyano,
Betesida uzabona ishyano ko ubutumwa bwavugiye muri mwe bujyanwa ahandi byibura baba barakijwe barihanye ibyaha byabo, ariko ibitangaza byakorewe muri mwe ntacyo byabahinduye. Amadini yo ugiye kuvuga ibyayo amadini si meza, ariko nyamara yagakwiriye kuba meza kuko afite aho yigira. Yesu yarabanjije, intumwa zirabanza, ibintu birasobanutse, bagombye kumenya aho bigira. Rero sindwanya amadini nk'uko abantu babivuga, ahubwo icyo ndwanya ni inyigisho ziri mu madini, ni ububeshyi buri mu madini, ni ubusambo buri mu madini, ni ibinyoma byubakiye mu madini. Ubu dufite abantu benshi bazi ko bari mu muhamagaro w'ijambo ry'Imana cyangwa se bakijijwe. Yewe abantu bajya bamamagara, turashaka kudusengera, twaganira inzira ijya mu ijuru, nkumva ntazi ibyo ari byo. Ariko ibyo ntago bitangaje. Umugabo Nikodemo yabajije Yesu nijoro ngo biherereye, amaze kubona ibintu Yesu yumva inyigisho ze, aramubaza ngo ariko mwami, ngo mwigisha ibyo bintu tubwira umuntu yabyarwa ubwa kabiri ati. Yesu aravuga ati ariko Nikodemo, ukaba umwigisha w'abantu, wigisha amategeko, ukaba utazi iby'iyo nzira by'uko umuntu avuka ubwa kabiri. Nabyo bize iyi nzira abantu bagiye bayiyoba kuva kera kugeza na n'uyu munsi. Gusa uyu munsi amahirwe bafite ntibakayiyobye kuko ukuri kwamaze gusobanuka. Yesu yaragusobanuye, n'intumwa zarabisobanuye. Rero icyo ndwanya ni ibintu by'ubucocero bitajyanye n'ukuri kw'ijambo ry'Imana n'ibitangaza byirwa bikorwa mu madini. Usanga umuntu ari muri fire uzantu bituruka. Fire ni umuriro, ni icyongereza, ariko ngo fire ntashobora gukora mu izina rya Yesu. Abyumvize. Ikindi, inyigisho ziri mu bantu zigamije gutuma abantu barimbuka. Abantu benshi turi gupfusha bari kurimbuka kandi barimbukira mu madini. Nta zindi nyigisho zikwiriye kuba zigishwa mu rusengero uretse za Yesu Kristo. Muri mu gihugu cy'u Rwanda ntidufite amategeko atugenga, ntidufite itegeko nshinga rihindura urebe ibikubaho. Uri nkande se warihindura? Buri muntu wese afite amategeko n'amabwiriza. Yego, ukoze ibintu bitandukanye n'ibyo amategeko avuga urafungwa, niyo mpamvu gereza zuzuye abantu. Babyumvise? Na Yesu rero afite uburyo yahamagaye intumwa. Ushatse wanahira kuri Yohana Umubatiza. Inyigisho zigishirizwa mu rusengero ntago ari za Yesu, ni za Satani. Nubwo ubona insengero nyinshi zimanitseho imisaraba, wageramo ukibeshya ko basenga Imana, ariko si Imana basenga. Kuko nidushake hano twajya muri aya magambo tukareba. Reka nkoresha telefone nibyo byihuta, nibyo wenda biri bunshobokere. Abantu benshi bagira ngo abantu badasoma Bibiliya bazi ko turwanya abantu bafite za Bibiliya, abantu bafite amadini. Oya, ntago tubera. Iyaba bakoraga umuhamagaro, bagubaga umuhamagaro w'ijambo ry'Imana, iyaba babaga umuhamagaro w'ijambo ry'Imana, byibura uri umushyitsi yanjye, bagakora uko ijambo ry'Imana ribategeka, byaba byiza. Uretse turebe icyo Bibiliya ivugaho. Iyo usomye muri Matayo ibice 4 ku murongo waho wa 17, haravuga ngo Yesu ahera ubwo atangira kwigisha avuga ati, mwihane kuko ubwami bwo mu ijuru bugize gute, buri hafi. Babyumvise? Ubwo ntago turi bwinjire mu muhamagaro. Noneho iyo ugiye muri Mariko igice cya mbere ku murongo wa 14, haravuga ngo Yesu avuga ubutumwa bwiza ahamagara abigishwa. Nuko bamaze kubohesha Yohana, Yesu ajya i Galilaya avuga ubutumwa bwiza bw'Imana ati, igihe kirasohoye, ubwami bw'Imana buri hafi, nuko mwihane mwemere ubutumwa bwiza. Urayumva amagambo? Ibyakozwe n'intumwa ibice byaho 2 ku murongo wa 38. Petero arabasubiza ati, ni mwihane umuntu wese muri mwe abatizwe mu izina rya Yesu Kristo ngo mubone kubabarirwa iki, ibyaha byanyu, kandi namwe muzahabwa iyi mpano y'Umwuka Wera. N'abantu bari batunguwe. Ubwo ntago nagiye mu magambo menshi ko tabyo twari twateguye. N'abantu bari batunguwe n'ibitangaza byari bimaze gukorwa byari bimaze kubera i Yerusalemu, intumwa zimaze kuzura Umwuka Wera. None zitangira kuvuga indimi zigabanyijemo ibice bite n'aho abantu baturuka. Buri muntu wese uri aho ngaho wese ngo bavuga indimi akajya yiyumvamo ururimi rw'iwabo. Baratanga ati, abantu bakwiga bamenye indimi zo kwisi yose. Baratungurwa. Noneho rero ababwira kugira gute,
ababwira kwihana. Yego, Matayo ibice bitatu ku murongo wa mbere haravuga ngo icyo gihe Yohana umubatiza araza yigisha mu butayu bw'Iyudaya ati mwihane kuko ubwami bwo mu ijuru bugize gute buri hafi. Yohana twibukiranye ko wabanjirije Yesu, aza avuga ubwo butumwa. Ntabwo Yesu yaje guhindura ubutumwa Yohana yigishaga, kuko yari yarabuhawe na Yesu. Wabyumvise? Mwihane kuko ubwami bwo mu ijuru buri hafi. Noneho ku murongo wa 8 avuga ngo nuko mwera imbuto zikwiriye abihani. Urumva icyo kintu? Mwera imbuto zikwiriye iki? Abihani. Noneho ubwo nuko ntagiye mu gucukumbura, ni muri Yohana Yesu azuka yarabwiye ngo kuko kwihana no kubabarirwa ibyaha bikwiriye kubwirwa amahanga yose kandi bihereye muri mwebwe, kandi nimwe bagabo bibyo. Wabyumvise? Bo kubihamya. Wabyumvise? Ni inyigisho zo kwihana Yesu yasize, ni inyigisho zo kwihana. None ugiye gusoma rero ukareba y'abantu Yesu yakije, sinjya ndwanya ibitangaza bibera mu madini, ahubwo ndwanya uburyo bikorwa. Yesu abantu bose yakijije, bantu munkurikiranye mujye muri Bibiliya, mujye mwigira kuri Yesu, murebe ngo ibitangaza bikorwa mu nsengero Yesu yabikoraga ate. Yesu yaravuga ngo ibyaha byawe ugize gute urabibabariwe. None urafata abantu mwakagira Imana. Impamvu rero abanyamadini bavuga ngo ndabarwanya ibyo bigisha ntabwo ari ukuri kw'ijambo ry'Imana. Ubutumwa butarimo kwihana, kubanisha abantu amahoro, niko nago wumva buri munsi umugore yisha umugabo, ntumva umugabo yisha umugore. Jewe ejo bundi nahoze mbona mu rukiko abagabo babiri n'umugore bavindimwe bisha umugabo w'umugore wari mu rubanza, bamwicara abavandimwe, kandi uwo mugore yamwishe ngo yiriwe mu masengesho. Ese iyo nkuru urayizi? Ngo yiriwe mu masengesho atashye, sinzi ikintu bapfuye n'umugore n'umugabo ngo bisanzwe ngo hamagara abasaza baraza bica umugore. None se muvandimwe mubaza, FPR akazi kayo yaragakoze, hari ndavuga FPR cyane RPF yo kubohora urugamba, bararwanye babohora igihugu, ndetse bakora ikintu gikomeye cyane cyo gushyira cyo kugarura umutekano muri iki gihugu. Umutekano urubaki kurakomera. Izi mfu zirimo zibera mu mazu ntago tuzishinza RPF, ntago tuzishinza leta, turazishinza abanyamadini. Nubona umugabo yatemye umugore agatema umugabo, ntago ari RPF ibikora, ntago ari inkotanyi zibikora, naba abanyamadini babikora. Wambaza ngo babikora bate? Inyigisho nziza yuko icyo cyo ni igice cyacu cyihariye. Mbabarira tuze kubanza tugendere hamwe, waruburatse ku bintu by'ibitangaza, kuko biri mu kibazo nateguye. Ukunda kugaragara nk'urwanya abantu bakora ibitangaza, bavuga ngo twakijije abantu brabra, ibintu nk'ibyo ngibyo. Ukanabwira abantu ati umuntu ukubwira ngo nsengera, umuntu uzakubwira ngo migitamo mbere yuko agusengera, tuwose umukozi w'Imana ni umukozi wa Satani. Kandi wowe mu byukora harimo ibitangaza Imana igukoresha abantu bagakira. Nago uraza kumbwira nimba ari Imana ibigukoresha cyangwa se nawe nimba hari ubundi buryo ufite ukaburwanya abo ngabo baba bakoreshwa n'Imana, turaza kubigarukaho. Kucyo ugaragara usa nk'urwanya abantu bakuru bitangaza, nawe urabikora. Ukababwira ati ni mwake abantu babaka ibitambo cyangwa amaturo, abo nabakozi ba Satani, wowe bikora ugamije iki? Ubayeho ututungwa n'iki? Kandi tuzi kuko uwo murimo nibyo bindi twari turimo. Ntago rega ibitangaza ari naho Yesu yabivuze. Yaravuze ngo ibitangaza biberaho abatizera kugira ngo bizere, kuko abantu benshi ntibakunda kwizera ngo hatabonetse ibitangaza. Ariko noneho ibitangaza bikorwa ntago ari bijyanye n'ibitangaza bituruka ku Mana. Hari abanyamadini rwose Imana ikoresha ibitangaza simbirwanya. Mvuze ngo bose ntago bakoreshwa n'Imana, aho naba mvuze ko umwuka w'Imana atagikora. Ariko noneho abenshi ntago ari imbaraga z'Imana zibakoresha. Noneho uragira uti kuki urwanya abo bantu kandi nawe uvuga ko ukoreshwa n'Imana cyangwa ukora ibitangaza neze biva ku Mana? Yewe nsengera abarwayi bagakira. Noneho kugira ngo nabyumve neza, umunsi muzaze nkujyane mu iteraniro, no kuwa kane mfite iteraniro nzajya mu murimo w'Imana. Iyo twigishije abantu ijambo ry'Imana nk'iri ngiri nahoze nkubwira byo kwihana no kubabarirwa, abantu barakira. Ubu hari urusengero rumwe ruri gutegura amasengesho yo gushima Imana. Urwo rusengero hari harinjiyemo imyuka mibi y'abarangi. Abarangi barinjiyemo, babanyirizina abanyamara abarangi barinjiyemo. Ku buryo abapasiteri bo bambwiye ati ku cyumweru abantu babasinzira mu materaniro.
urumva baba basinzira mu materaniro. Ndasenga twiga ijambo ry'Imana, abarwayi bakira bose. Babyumvise? Abarwayi barakira kuko bamaze kwiga ubutumwa bwiza. Nese niba Yesu yaravuze ngo ibyaha byawe urabibabariwe, indwara abantu barwaye nyinshi hari izikomoka ku byaha, hari n'izikomoka ku ntege nkeya, hari n'izikomoka ku busaza. Icyo kintu nacyumvise. Hari indwara zituruka ku byaha, hakaba n'indwara zituruka mu ntege nke z'abakristo, arizo abantu benshi muri iyi minsi barwaye. Hakaba n'indwara zituruka mu busaza. Urumva? Noneho rero impamvu ngo uvuga ngo ndwanye ibyo, uburyo bikorwa ntago ari byo. Yesu intumwa zigeze zizana umuntu, hari umuntu wari urwaye, noneho intumwa zijya kumusengera ntiyakira. Babyumvise? Noneho Yesu arangije baramubwira, umugore avuga ngo abantu watumye ngo ntago bigeze bakiza umuntu wanjye. Yesu aramukiza. Intumwa ngo ziherereza amubaza ngo kubera iki twe twabikoze ntibikunda. Arangije arabwira ngo uriya mudayimoni nta kindi kimwirukana, ni ugusenga no kwiyiriza ubusa, ikindi ni ukwizera. Babyumvise? Nta namwe ngiye nakuze mbona ibitangaza mu itorero nakuriyemo, kandi mazemo imyaka itari mitoya. Ngiye nabatijwe 92 wa mugabo. 92 urumva ari hafi, wari utaravuka wowe. Natangiye kuvuga ubutumwa muri za 90 na kangahe. 9 na kangahe navuze ubutumwa muri iki gihugu no muri uyu mujyi wa Kigali, mvuga ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Kandi abantu banzi bashaka bazandike muri commentaire, nagiraga n'impano z'Imana zikomeye muri za 90 na kuzamura. Wabyumvise neza? Rero noneho ibyo bintu by'uburyo impano z'Imana zikora ndabizi. Ubu rero uyu munsi wa none impano zikorera mu nsengero zirajyana na vision ya 2020. Icyo kintu uracyumva? Impano zikoreshwa mu rusengero zijyana na vision 2020. Ejo bundi nahoze mbona aka video Uganda, umuntu yanyohereje aka video kumupasiteri ukubita abantu, kubita inkoni rwose, kubita akabababaza. Urabyumva? Uyu munsi bitangaza biri gukorwa, ntago bakeneye gusenga. Hari umugabo nabonye hano mu Rwanda ufite, urabona pompe kano kantu bapuriza kakavamo amazi, nabonye apuriza ku barwayi, abarwayi bagatangira kugaragurika hasi. Wabyumvise? Ubwo abantu barakize, ngo umuntu abadayimoni bari kubavamo. Wabyumvise? Ntabwo ushobora kwirukana abadayimoni mu bantu utari umukristo ukijijwe watandukanye n'ibyaha. Kandi ikindi kizakubwira abo bantu ngo kubuza abantu kwaka ngo ibitambo n'ibiki byose. Reka nkubwire inshuti yanjye, amafaranga ni meza kuko ubuzima tubayemo no mu cyaro burya bahingaga ntibakeza neza, no basigaye bakenera kuba kubera amafaranga. Amafaranga ni meza, afite umumaro. Jewe Imana nibona ko ngomba kuzabaho kubera ko nasengeye abantu, nkasengera umuntu akampa amafaranga, izanyambura izo mpano, indeke nje kwikorera akazi. Nzi imirimo myinshi, nzi ibintu byinshi byo gukora, ndi producer, ndi umunyamakuru wabikora by'umwuga, mfite cano nakoresha ikangaburira nko yangaburira. Nzi ibintu byinshi, nzi gukora, nzi guteka ku rwego rwo hejuru. Ndabyumva inshuti yanjye, ntabwo nshobora gukora ibyo ngibyo kuko nta hantu Yesu yigeze agaragaza ko abantu bagomba kwaka ibiguzi. Urabyumva? Hari nk'abantu bavuga ngo twababibyemo iby'umwuka mutubemo iby'umubiri, ariko handi ukabona ko Elisa akiza Namani yashatse kumuha ibiguzi arabyanga. Wabyumvise? Ibyo bintu rero bavuga ngo barasengerana ngo ariko batanze ibitambo, bagakoresha amazi n'imiswara n'ibiki byose, abantu bakirira. Nta rindi zina abantu bahawe dukwiriye gukiriramo uretse irya Yesu Kristo. Urumva icyo kintu? Twahawe abantu bakwiriye kugira gute? Bakwiriye gukiriramo uretse irya Yesu Kristo ryonyine. Yego? Nabo abantu bakora ibitangazo zumva birata bishima, ukumva ngo nibo babikora. Hariho nabonye ari guhanura aravuga ngo wowe ngo buretse ngo dayimoni ngo sindi bugukuremo none aha ngo reka mbanze nsengera abandi ngo ndagukuriramo igihe nshakiye. Umva sha, umva izo tekinike ziba mu rusengero. Ngo buretse we ngo ndaza kugukuramo igihe nshakiye ngo mbanze nsengera uriye igihe nshakiye nkandi urinde. Urabyumva? Undi ati naraguhanuriye ubona amafaranga, ntiwampa amafaranga, sindi buguhanurira uyu munsi. Ngaho umva inyigisho ziri mu rusengero. Guhanura se barabipanga. Ubuhanuzi bw'Imana abantu barabupangira. Umenya kuri buhanure se wawe? Ubuhanuzi bw'Imana, ubuhanuzi nta umenya ko ari buhanure. Ubuhanuzi suko ndabyitege. Ubuhanuzi ni nk'imvura ikubye itunguranye. Ubuhanuzi buratungurana bitewe n'iki Imana ishaka kubwira abantu. Ntabwo rero wizeza abantu ngo uyu munsi ndabahanurira.
babyumvise yego. Noneho rero jewe ni ukuri ku bantu bankurikiranye, nasengeye abantu benshi wa mugabo, benshi barakira mu rusengero barakira, nasengeye abayobozi benshi muri iki gihugu, nshobora ari abandi hano hanze babikoze babiriraho, bakavuga ati nasengeye ngo ministre runaka, nasengeye colonel runaka, babiriraho, genda basengera bagakira bikarangiriraho hagati yanjye nabo bakigendera. Barazengurutse mu bapfumu benshi bapfumu bikanga. Nakiriye umuyobozi hano ukomeye muri iki gihugu, ndababara cyane, arambwira ati nuko nambaye umwenda wa leta jewe nagashiza abantu hanze, ati nagiye kwa Sarongwa ndira miliyoni, ambeshya ngo ndakira sinakira, ninsubiyeyo afata amagi anyikoreza amagi agenda nsose kantu mu mwobo, ati ndababara, ati sinakira. Ndeba Sarongwa mvuze nti reka nsubireyo nkoreshe ububasha mfite, atariko ndavuga nti tibigaragaye nk'umukozi wa leta ukomeye gutya ngo nagiye kwa Sarongwa nabangayitse. Wabyumvise? Araza tumwigisha ijambo ry'Imana, ndamusengera umugabo arakira, amera neza aragenda. Umuntu natse amafaranga ngo amafaranga kubera ko nagusengesha, muzandike muri iyi commentaire. Oya birasugera hano hari umusore merutse kuwazana kuri channel yitwa Isaro TV, abantu barandika muri commentaire ngo umuntu ngo yaka ibitambo, ngo umuntu wazanye namwibeshye kubera numvishe yigisha neza, mwibeshyaho abantu tuwo muntu n'umuzura mwitiranya. YouTube ntijya yihishira, ngaho ni mwandike uwo naba narabwiye ngo mpa amafaranga yawe. Hano nakiriye umuntu uvuye muri Canada, n'abaciye mu ijambo ushobora gusengera umuntu akabona umugisha, aho gusangije hari ikibazo. Yabonye umugisha apana we gusenga uvuga ngo mbere yuko nsenga urama amafaranga ya naye. Tuvuge n'urugero ngende Albert niyo nsaba ngo ushize icyifuzo imbere yanjye, ati rero aho bigeze ndabona baraka byanze, mfasha mu isengesho kimwe kigashira dusengana, ejo nkajya kubona amafaranga ari kwirundaho. Kugwesha umugisha mu byavuye muri ya minsi twibaje dusenga hari ikibazo. Mbo ibyo ariko sinajyaga nayo yemera ajya ayo mafaranga nayo, ariko impamvu ntayemeraga suko hari cyababaga bakoze. Abantu bagira ibikomere mu nsengero, bagira ibikomere. Umuntu ahubwo yati umuntu yarambwiraga ngo fata amazi uyashyushye ushiremo umunyu ushiremo n'igi ry'inyarwanda wiyuhagire, ati umuntu akabandiye miliyoni 2. Abahungu mwirwa mutumira kuri za YouTube hano, aba bagabo birwa bisararanga ngo naba bishop naba pastor ngo nabaki, aba ni ibisambo byo ku rwego rwo hejuru. Urabyumva? Akabwira reba nawe kubwira umuntu ngo niyoga umunyu we, ngo fata umunyu ngo ushyushye mu mazi uyuhagire. Hago ni imibiri yabo itarashuka gasimbizi, umunyu ngo uyuhagire. Uraseka? Ndakubwira ngo mbitse ibintu biteye aba bantu ubona kuri za YouTube hafi ya bose ni ibisambo. Urumva? Noneho rero reka ibyo nta nicyo bitwaye, gushimira umuntu ariko utamweretse inzira. Ubu hari abantu hari nabona njya mbona kuri channel yawe ariko ntubizi, yigeze afotora amafoto ngo y'inzu ye ngo yaguye ngo mu Gitega, ngo inzu ze ngo zaguye, ngo rashanga ngo byamuyobeye ngo yabuza harara, ngo kandi ngo bababwiye ngo basane ngo kugeza ngo kuwa mbere ngo leta itarabimenya. Umuntu arangije anyohereza amafoto, oya aramubwira ati rero reka, ubwo yaramaze iminsi yumva ibiganiro byanjye atari kwereza asaba abantu ajya avuga ati reka mbwira umuvandimwe wanjye aho ngaho waza kurebe akuzanira amafaranga nta kibazo, ngo yango wineza abantu ngo zinshaka bijya mu itangazamakuru, kandi uwo muntu arakodesha nanzagira ndamuzi. Ahita anyohereza n'ifoto yengira ubwo, undi yohereza amafoto ayoherereza umuntu w'Iburayi cyane. Noneho ngiye kubona mbona undi yohereje amafoto, banyohereje amafoto ateye ubwoba y'umwana wacitse amaguru imodoka yamugonze, yoherereza abantu w'Iburayi ngo n'umwana we wabaye gutyo. Urabyumva? Eba nabamuha amafaranga atabarika. None umunambwe ati Elize ati naje mu Rwanda ashaka gusura uyu muntu ngo anyereke umwana wamugaye yanga kunyereka, anyeretse amafoto anyereka no umuntu ambwe ni have sigabo. Sha Imana ijye imbabarira njye mbahishira nta kundi Imana izabigaragariza igihe gikwiriye. Urabyumva? Rero aya mafaranga abantu baka abantu namwe mu nkurikiranye muhumuke mwe bazima. Wowe umuntu araguhamagaye ngo tanga ubanza utanga igitambo, kandi babakubitira mu igunira banyuze mu isezerano rya kera. Harya abatambyi babatunzwe n'ibintu nyine bajyanaga mu ya maturo batangaga, ngo hari ituro ngo rihumanura umuntu, rihumanuza umuntu, ngo niba urwaye ibibembe ngo hari ituro ributange, ngo hari ituro ngo ry'ukuri amahoro. Wabyumvise? Ngo hari ituro ry'ukuri amahoro. Ayo maturo Yesu yaje gusimbura. Ayo rero niyo bakubitiramwe abantu batasomye Bibiliya batazi icyo Bibiliya ivuga ku Bibiliya ibyo ngibyo. Wo munavuga ngo tanga ibi kugira ngo bigende gutya.
abo bantu mujye muhitamo babloka mu izina rya Yesu Kristo. Urabyumva? Sengera umuntu niba ufite iyo mpano yo gusengera umuntu babikora se, kandi ikibikubwira banze gukora nta kazi bakora. Cyewe ndakora. Wambaje ngo ntungwa niki, ndakora rwose. Umushahara ni untunze. Uko ngana kose uranyuze. Ndemera nkaba mu buzima bukwiriye, nkabwitsindagiramo nkabubamo. Hari umuntu wigeze ambwira ngo ariko ngo wirize ngo uburyo ngo ufite bagiye banamamagara abanyamadini reka ngo dukore biro, ngo dukore biro dushaka ukuntu tuzajya dusengera aba bantu kuko barakira rwose nagari no kuri channel yanjye Isaro TV hari abantu bagiye bakira. Hari nk'ikiganiro kivuga ngo Imana ibakije indwara zananiye abaganga bo mu Rwanda no muri Amerika. Abantu barakize indwara zikomeye. Hari umukecuru wari ibyumba wari waramugaye agenda yicara haguruka aragenda. Ntago ari uwo gusa, mu rusengero muri mu madini ahantu njya hose abantu barakira indwara zigakira. Urabyumva? None ariko tekereza umuntu ararwaye urumwaka mwaka amafaranga arayakura he? Niba warasengeye umuntu akaba yakiza guhaye kado ni byiza nta kibazo. Hari umugabo nasengeye rwose ama miliyoni muri Amerika ariko yayimpaye hashize igihe arambwira ati yewe ndabizi ko utajya wemera amafaranga, Imana yantegetse guha amafaranga, kandi ayo mafaranga uko nari ngiye kujyana abana ku ishuri nkeneye Minerval ndayemera amafaranga arayawe. Wabyumvise? Ntayo namwatse nta n'ikimenyetso kabone ngewe niyo nawe mfite ibibazo bimeze gute nta geste nakora yo kukwereka ko nkeneye amafaranga yawe. Urumva icyo kintu? Icyakoze wenda mugenzi aba ngiye kubaka shobora kuba navuga nti ngiye kubaka we n'umuntu akaba yagutera inkunga mu buryo n'urugero utabije mu buryo bw'amasengesho urukavuga ati ngiye kubaka umuntu wanshyigikira rwose. Ubu ziko dufite umuntu hano ufite idini hano ari usiye ko ari na benshi abwira abantu ngo niba ushaka gutura Nyarutarama ngo genda uzane itaka ryaho ngo ubundi uzane n'ibihumbi 200. Abo mpura nabo baraza nk'abasengera indwara zarabarenze bamara gukira bakahita bamenera amabanga yabo bantu. Hari nabi Imana imbwira, hari nabi Imana inyibwirira ikampa n'ibimenyetso byabo. Ubu nakubwira abantu bari muri iki gihugu imbaraga bakoresha benshi, nakubwira aho bagiye bazikura n'uwagiye aziba abantu wagiye ababera urusheni zo akabajyana. Urumva? Abantu bakagira imbaraga mbi z'abarangi. None hari ibintu bya bintu ubona abantu ngo barahanura. Umuntu arahanura ngo kubera ko akubwiye ibyabo ngo ubwo ni umukozi w'Imana. Ubwo so umugabo ntago yari yamanuriye banteragura ibyo ntibyabaye yose umugore akaza nijoro. Niba hari abantu niba hari imyuka iri guhanura ni imyuka ya Satani y'abarangi. Abarangi ujye bumva abarangi bafite imbaraga ziri guhitinga muri iki gihugu. Babyumvise? Ubu umuntu arashaka kumenyekana akajya kuyoboka abarangi ngo bamuhe izo mbaraga akarirwo yirwa kubitisha abantu. Kwa kundi ubona bahuha abantu umuntu agafata ikiganza akagikubita gutya abantu bakagwa ibumoso yakigarura bakagwa iburyo. Abantu kabona barasambagurika bazana urufuzi. Share rwose ndabikwemereye uzaze tujyane mu rusengero nsengera abarwayi turi kumwe. Urebe ko bira bintu bihakorekera. Kandi ubona abantu dusengera nabafite indwara zigaragara ubona ko atagenda. Barabyumva? Cyangwa se aribwa afite n'ibime afite n'impapuro zo kwa muganga. Yego urebe. Ariko hari n'umugore ukora mu karere ka Karongi ari kwicano yanjye. Uwo mudamu yaramaze imyaka 13 arwaye umugongo waranze gukira. Baramunzanira nari ndi mu masengesho. Bamuzana bamuteruye adashobora kugenda. Ndangije ndebye ukuntu yamugaye ndebye ukuntu ameza ndababara. Yari afite 200 ndamuterura. Numva imbaraga z'Imana ziramfashe ndamuterura umudamu ndamuterura mu kirere. Ndamusengera. Abakobwa be urumva icyo kiganiro cyumvishe bavuze ukuntu bashatse kumfata amaboko ngo ndi kubabaza mama wabo. Mitamba sohora. Umubyeyi ndamusengera ahita akira arahagarara aragenda arakira. Amaze amezi angahe musengera arakira. Babyumva aragenda. Bano banyamadini none birirwa bagira. Nzanye abakameramani amacano nk'atanu mukareba ibintu Imana ikorera mu rusengero. Nta wakongera kuyoboka bari abantu. Noneho reka nibyo twe tunafasha n'abantu aho. Iyo maze gusengera abantu ndavuga ni hari umuntu babaye hano. Ati ntawe nta muntu uri buburare ati ndaburara. Hari naho mvuga ngo dutanga amafaranga ukabona tubonye nk'ibihumbi 6. 6 se byagaburira abantu 10 nabangahe. Kubera ko ari nge wavuze icyo kintu. Naba mfite amafaranga yaba naba nayafite ngahamagara umuntu. Hari umuhungu w'inshuti yanjye ufite mobile money nganishyira 50 kuri telefone nkayaha abantu bakarya. Babyumvise? Nta mafaranga ngira menshi ariko muri duke nubanamo n'abantu. Rero ibyo bitangaza ndwanya nabo barabizi ko bitangaza bakora bitajyanye n'ukuri kw'ijambo ry'Imana kugira ngo ubyumve kandi ubyemere. Ko bitangaza bari abantu bakora atari byo. Buriya ngiye mu rusengero rumwe muri izi zikora ibitangaza. Nkagenda ngafata umwe muri bari abantu bakora ibitangaza wareba ibintu bihabera. Babyumvise? Wabera ibintu bihabera. Yahita yikubita hasi.
kuko imbaraga zibakoresha ndazizi, n'ikico cyabo ndakizi. Aba bantu bakora ibitangaza mu nsengero, ikico cyabo uriya namufata agahita yikubita hasi, dayimoni zikamukubita hasi zikamubwejaguriramo. Ntago ari ukwiyemera, si ukwihimbaza. Ubwo butware n'ububasha Yesu yarabumpaye. Hari n'abajya bashaka kundoga bakabyohereza, Imana ikabanyereka akaza no mu isura y'umunyedini nkamukubita akagenda. Hari no twahuriye mu mujyi arankwepa parirukanka. Babyumvise rero simbirwanya, ahubwo abantu nibajijuke bamenye abantu bari imbere bababeshya. Wowe umuntu arakubeshya ngo tanga ibi kugira ngo bigende gutya, ni ijambo ry'Imana ribakiza, ntago ari abantu bakiza. Yesu yakizaga abantu ngo ibyaha byawe bigize gute ureyibabariwe. Umuntu utabigisha inyigisho Yesu yavuze zo kwihana no kubabarirwa abantu bakava mu busambanyi, bakava mu businzi, bakava mu bujura, bakava mu buriganya, bakava mu buraya, bakava mu magambo, bakava mu nzangano. Buriya nta muntu wanga wowe, nta muntu mu kiwanga mbwiza ukuri n'ubwo kuko byabura ubuse nabangiranga nta muntu uramukira ngo mwange. Rero ntago nanga, umutima wanjye ibyo nkubwira n'ukuri, nta muntu umwe nanga. Uzi ko mu bantu baneraguye ibyuma umugore we maze kuva muri koma, narambwiye ngo ajye kuri restaurant yanjye afata ibyo kurya agaburira abana. Uwo mugabo mu baneraguye ibyuma naramusuye mageragera afunze, kandi nakoze n'ukuntu afungura. Nta muntu n'umwe mu buzima bwanjye njya nanga, kandi mpemukirwa na benshi. Iyo wangana no kuba utarakira Yesu, iyo wakiriye Yesu nta rwango rukubamo. Ntago bikunda. Oye, burya nukabona abantu bakora ibyaha nkana ugira ngo bafite Yesu. Umuntu ufite Yesu muzima wa nyawe ni ukuri inshuti yanjye, ntago bijya bikunda. Ntabwo ushobora gutunga urwango mu mutima ufite Yesu, ntago bishoboka. Nawe agusange kugira ngo ubone umutima wo kubabarira. Ariko tekereza kugira ngo Bibiliya ivuga ngo umuntu wanga mwene se n'umwicanyi. Reba kugira Imana ikugereranye nk'umuntu wishe abantu muri jenoside kandi utarishe kubera kwanga. Yeregane n'ubujiji. Uwo muntu araguhemukiye, ageze kugukorera ikintu kikubabaza araguhemukiye, uranamutwaye mu mutima wawe n'ibiro bye byose urabigendana. Wamubona ukagira ikirungurira, wamubona ukumva ntago bikunda. Ibyo byatandukanye nabyo. Iyo sije tuyiveho, nge ntago mbanga, nta nubwo mbarwanya, ahubwo imikorere yabo no kutigisha amagambo twavuze y'iki jambo ry'Imana cyangwa Yesu yavuze. Ubutumwa bwa Yesu bundi burasobanutse. Ku bantu bayobera mu madini n'ubujiji bwo kudasoma iyi Bibiliya, dore iki gitabo. Kuba abantu badafata umwanya wo kugisoma, niyo mpamvu barindagira bakayoba. Umuntu wasomye iyi Bibiliya ntashobora kujijwa. Ibyo bitambo bakabaza icyo bisobanura, bazi icyo Kristo avuga n'ibitambo icyo bivuga. Uzi ko muri Bibiliya ijambo rivuga ngo ibitambo n'amaturo ibitambo n'ibinure n'amasabato Yesu yabirangirije ku musaraba. Wenda nk'ahantu nateraniye mwaka uri kurangira kugira ngo byo muzakora bizagende neza rwose mu bitangira ituro. Ese bagiye baritanga bikabagendekera neza, ariko mwagiye mutahura abantu. Umuntu arakubwiye ngo tanga amafaranga ngo ndagusengera ngo Imana iguhe umugisha, wese yasenze Imana ikamuha uwo mugisha. Iyo mana akubwira ngo ngiye ngo ndagusengera Imana iguhe umugisha, wabyumvise? Niba ari umukozi w'Imana we yakwisengera Imana ikamuha umugisha. Erega n'imigisha abantu bita imigisha siyo migisha. Ntago umugisha ari gutunga amafaranga no gutunga ama etage. Jewe simfite ubutunzi, simfite n'amazu, nta nzu ngira no muri Kigali ndakodesha. Ariko ubutunzi mfite saho bwubakiye. Indirimbo nasohoye abantu bazayumva nziza cyane zaryohera abantu. Undi ukora ubutumwa bwiza buvuga kuri Yesu n'amahoro Yesu yitangira. Ubukire bwa mbere n'ubuzima buzima no gutunga Kristo, ntago ari gutunga amafaranga. Abantu benshi bababaye, wabyumvise? Hari umugabo w'inshuti yanjye maze iminsi nsengera witwa Nati Dread, n'umuhanzi ukomeye cyane. Nati Dread, yego, yaramamagaye ndamusengera ari Buraya, yameze n'abarwaye agendera mu kagare, ubu ngubu ameze neza, yaje no mu Rwanda azaza nano kundeba. Nati Dread yarambwiye ati ntago nari nzi ko icyubahiro gipfa ubusa, ntago nari nzi ko umuntu afite imitungo ntimugirire ikintu mu marira. Ntago amafaranga agira ikintu amara, ntago amafaranga ari ikiguzi cy'ubuzima. Ikiguzi cy'ubuzima ni ukwakira Yesu nk'umwami n'umukiza. Noneho amafaranga, uzi iyo utunze amafaranga ufite Yesu. None abanyamadini, umuntu wikoreye agataro, ucuruza agataro k'imineke k'ibihumbi 3, barimo baramushuka ngo natanga ibihumbi 3 ngo Imana imuhe umugisha. Ibyo ni ibinyoma. Ntago turi mu ivunjisha nshuti yanjye, ntago ari akazungu narara. Akazungu narara urakazi. Ni ibintu by'amakarita kera bajyaga bakina bava ngo ushyize hano warya, ngo wagarura kuri warya, ngo wayibonye ninde ngo arye. Ntago ibintu by'Imana ari akazungu narara. Oya, ntago umugisha w'Imana ubakiye ku mafaranga. Umugisha w'Imana nagake. Giye nifitiye mama umbyara ntarafata 200 mu ntoki, ariko avuga Imana nshuti yanjye, akorera Imana. Nigeze ngera igihe mu munyantege nke ndabana ko mama iyo Imana avuze kuva kera ndi umwana kugitagira ikikumarira. Umugisha w'Imana ni ubakiye kuri ibyo, nubwo nawo ushobora kuba umugisha. Ariko bo bashaka kwerekana ko nk'ubu mu rusengero bakubwira ko
nk'umuntu utanze amafaranga menshi ari Imana yemera. Babyumvise, bakabaha n'intebe zabo, bakabacagura, bakabavangura, bakaba abajyanama bakomeye mu rusengero. Ariyo mpamvu ubona ubutumwa bwiza bwapfuye mu rusengero. Barafata igisambanyi, kirirwa gisambanya abagore b'abandi, barafata igisinzi, barafata ibijura, bakabizana bakabishyira ku ruhimbi. Babakecuru babakene bakunda Imana, bubaha Imana, bakabegezaho ko nta mafaranga bafite. Niyo mpamvu ubona byapfapfanye mu madini, ubona ubutumwa bwiza butagira butagikora. Bareke rero ibyo kubeshya abantu ngo utanze ibi n'Imana yemera. Ntabwo twakijwe kubw'imirimo, nta nicyo watanga. Mbwire n'abantu bajya babyibeshya ko ngo gutanga byinshi bituma Imana igumu. Nibyo, gufasha abantu bivuye ku mutima wawe atari ukubihatirwa, bitanga umugisha, bizana umugisha mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ariko Imana iramutse izabana ijuru cyangwa igaha umugisha abantu bakora neza, yahera ku bantu bazanye Croix Rouge na PAM. Niba ari PAM, Croix Rouge na PAM na CICR, bafasha abantu banegekaye bameze bate, bakabagaburira. Abo nabo babona ubugingo. Oya, batandukanye ibyo bintu, be kubabeshya ngo utanga ibi, ukora ibi, n'ibyo bitambo mubikureho. Ahubwo mwigisha abantu ijambo ry'Imana ribohora, kandi niryo rifite umumaro, nibwo buzima. Ubuzima bw'itorero, ubuzima bw'ubukristo bwubakiye mu kwakira Yesu wa nyawe. Ariko uza amahoro Yesu aguha. Inshuti yanjye, giye muri Guma mu Rugo ya mbere, nahombye restaurant ebyiri. Naho mfite restaurant Nyabugogo yitwa Dignity Restaurant, najyaga nyamamaza kuri televiziyo. Mfite indi restaurant ncuruza n'imyenda mugabo. Ibyo bintu byose birahomba. Imyenda yanjye barayiba muri Guma mu Rugo ya mbere, indimbe bazirayirya, zirayicagagura mu buryo bukomeye. Ariko Imana yari yarabimbwiye ko ngomba kujya mu murimo wayo. Bimaze guhomba byose birashira, amaze ari kubara ibiki byose, maze ndangije ndwara umutwe wamaze nk'iminsi 3 njya hano nkumva ngiye gupfa. Ndangije ndasenga n'abandi, Yesu wampaye amahoro, nyihera amahoro, byose bigenda. Imana yampaye amahoro, wagira ngo nitiyo. Hari tiyo, urabona nk'itiyo ivana amazi hakurya hariya ku kigega cy'amazi Kimisagara, yituritse kubita. Imana yasutse amahoro mu mutwe wanjye, Imana isuka amahoro mu mutima wanjye, maze aragenda aruzura. Wa mugabo, iyo ngenda mu muhanda ukuntu mbameze, mfite abantu benshi banyanga, nubwo nabwo nta bantu nanga. Abanyamadini baranyanga, barampiga ngo banyice. Hari n'abagiye bampiga ngo bampa amafaranga mve mu byo mvuga ngiye gukorana n'imyuka mibi. Baranyanga, barampiga ku buryo imodoka zirwa zinkurikirana umunsi ku wundi. Ariko kubera Yesu uri muri jewe n'amahoro mfite, genda mango ubwo umwami Yesu ankunda ndamahoro, nta kibazo. Ngenda meze neza, numva mpima toni, kubera ko Yesu uri muri jewe nta hangara. Nabo barozi nabo bapfumu ntacyo bashobora kuntwara mu izina rya Yesu. Ikiganiro cyo ni kirekire ariko gifite umumaro. Reka mbwira abantu, umuntu uraza kumva kino kiganiro igicara homba. Reka twigire kuri bya ndi bavugaga uti abantu bari kwicana mu ngo, impfu zihari, ugasanga umugabo yisha umugore, umugore yisha umugabo. Ibyo ntago tukibira kuri leta, na amadini ari kutubwira nabi. Izo mpfu rero ziri guterwa n'amadini n'ibiki. Nahise ndeba abantu bari kwandika bati hari n'amadini ahari. Narebye kuri channel yaje undi artist ivuga iti izi nsengero zica abantu leta iziha ibyangombwa ite. Hari ngo n'amadini cyo kiganiro y'amadini, uzi ko n'amadini baramagara bakanuka bwani ngaho tukagatuka ni warangije ni muragosorera mu rucaca rero buriye. Urumva hari nicyo mfite kivuga ngo cyandarebwe n'abantu benshi 100 kivuga ngo nimusoke muri izi nsengero ngiye kubabwira ngo aya madini yica abantu leta yaha ibyangombwa iteko. Abanyamadini bagahaguruka. Reka mbanze noneho n'ababwiza ukuri mbabwirire kuri harya Baraka TV na Isaro TV. Mbanze mbibabwire abanyamadini mwe murimo muragosorera mu rucaca, ntawe mfite uburenganzira mwebwe. Niyo mwahaguruka, Martin Luther yigeze avuga ngo amategura inzu zose zubatse i Roma, aya mategura asakaje inzu ngo niyo yahinduka abadayimoni bo kundwanya sinzahagarika ukuri. Reka mbabwire rero, Elize ntimumuzi. Buriya rero abantu baranyitiranye. Ukuri kwanjye ntago ari kwa nona. Giye kuva kera ndi umunyakuri, kandi nanga abantu bahohotera abantu. Uzi ko giye nigeze mfata umupolisi Nyabugogo ufite imbunda, yakuruye umugore ucuruza ubushera. Hari hashize igihe nagiye gukora indirimbo, nagiye gufilima korari, none nsanga kumwe birukankanaga abazunguzayi. Umupolisi afata umugore yanga kurekura kabido k'iki, umugore yanga kurekura kabido kari mu ntuza. Tubwiraga uburyo rwose wanga karengane. Abapolisi bafashe umudamu afite ubushera bashaka kumuhohotera, umupolisi yarafite imbunda uramujatira. Oya ntago wafata umuntu ufite imbunda, ariko urumva nasanze uwo mupolisi arimo akurura umudamu ufite akabido k'ubushera, yanze ukarekura yakaryamiye. None wakuruye umudamu
amabere ayakuba muri kaburimbo, amaraso arava, avuye ndababara cyane, mva mu modoka icyo gihe nari ngiye i Rubavu gukora indirimbo z'abaririmbyi, ndagenda amagara imbere y'umupolisi n'abandi, wa mugabo ibintu ukora n'ibiki imbere y'abaturage bamwe bakureba, uyu mugore yakunaniye ku buryo umukuru ubona muri kaburimbo, ibi bintu ukora n'ibiki. Hashize nk'imyaka igera nko mu 10 cyangwa 8, none umupolisi ashaka kumbwira, nabwo ndi oya ntumbwire nabi, ntawe ujye umbwira nabi, ibyo nkubwira ntago ari polisi bigutegeka, ntago biri mu itegeko kugira ngo ukurubana umuntu gutya amabere yakonyeje, wowe yakonyeje ukaba umugabo urimo urakurura umugore gutyo. Umugabo agira isoni, mbona biramuyobeye akataragenda, ngo babanze kumva. Rero navuga ku bijyanye n'ukuri, ntago tuzareka kubwira abantu kuri ngo tudapfa, ngo ikibi no kuvuga ibintu bitari byo bitajyanye n'ukuri. Nura nk'abanyamadini ntago bashobora niyo bajya mu nkiko, nigeze numva ngo bari gusaba ngo inkiko z'abanyamadini ngo ubwo bajye bikore bigirira abacamanza babo, niyo banjyana mu nkiko abanyamadini nta na kimwe bafite cyo kunsindira, bansindisha ikiza, nta na kimwe bansindisha, kuko ibyo mvuga biri muri Bibiliya birasobanutse, inyigisho z'ubutumwa bwiza zirasobanutse. Umunyamadini yazambaza iki? Barekerera ibyo kuzana bahamagara se barahamagara batera ndubo, uwo batera ubwo baramuzi. Umunyarwanda yaravuze ngo uhagarikiwe n'ingwa aravoma. Uyu Yesu turi kumwe wa mugabo, turi kumwe, ntago ari ibintu byo kwikirgita ngo nseke. Yesu turagendana, turararana, turabyukana murimo, ikikubwira ko ndimo nkaba murimo. Kumugani wandirimo ibyo ntunze nanjye ubwanjye nibyuwo mucunguzi, nuko mubwira ngo nkiriza uyu murwayi akamukiza. Urumva icyo kintu? Yewe sinzi rero warugiye kumbaza. Navugaga ni twavugaga ni ipfuzi hari ziri guterwa mu miryango ibiki n'ibiki, mvuga ni hari amadini ahari amwe namwe nkuko bivugwa cyangwa abantu bavuga. Jean ndi kubona uwandika kuri titre niko nagize, ndi kuvuga nti kuki uri kwandika ku kirete y'abanyamadini cyangwa se amadini ibyangombwa zica abantu. Yego ndi kuvuga nti rero hari impfuzi hari ziri kuba amanzaganya cyangwa se igitaraganya cyangwa se zidakwiriye nkuko tubivuga, ugasanga umuntu washyingiwe yahita apfa. Hari amadini mu by'ukuri nkuko bivugwa ari gutangamo abantu ibitambo. Ku bijyanye no gupfa byo, reka mvuge ko umuntu wese uri kwisa azapfa, uretse abantu bake biri tubwira bashobora kuzarokorwa n'imibabaro ya nyuma, impanda ivuze Kristo akabahindura akabajyana, urabyumva. Ariko ubundi mu gihe ibyo bitaraba, buri muntu wese nanjye nawe tuzapfa, ntawe utazapfa. Yego noneho niyo ugiye muri Bibiliya birigenda ikwereka imyaka abantu baramaga, 900, 700, 600 abantu bagiye bayirama. Ariko no warangiza ugasoma nandi banza ari muri Zaburi ikagaragaza ngo kubera ibyaha by'abantu abiki gihe bazarama, ukabije azaramiye imyaka niba ari 80 iri musi. Wazumvise? Ariko nivuze ko abantu batayirenza. Hari ibyaha byica abantu, byicisha abantu. Ubyumva? Ibyaha byicisha abantu. Hakaba n'imfu abantu bapfa kubera ko igihe cyabo kigeze. Nkosore n'abantu babyumve. Hari abantu bavuga ngo umuntu wese iyo yapfuye ngo Imana yari yabyemeye, ngo Imana yabishatse. Ndagira ngo icyo kintu bakitondere cyane. Hari abantu bapfa kubw'ubushake bwa Satani n'abapfa kubw'ubushake bw'Imana. Kimwe nuko hari abantu bahamagarwa n'Imana, hari abahamagarwa na Satani. Ujya wumva abantu bavanga abantu bitabye Imana, naga abantu bose bapfuye bitabye Imana. Hari abitaba Satani n'abitaba Imana. Abitaba Imana nibo bakerera. Gusa tukabyubaha no mu itangazo mu bitangazamakuru ngo umuryango wawe nakuramenyesha ko runaka yitabye Imana. Naga abantu bose bitaba Imana, hari abitaba Satani. Kandi abo bitabye Satani bazajya kurimbuka. Babyumvise? Buriya Bibiliya irasobanutse cyane. Ari utuntu twanagiye dusirikira ku ma YouTube, ku za social media kera, bagaragaza imperuka abantu bari kwinjira mu muriro, abandi binjira ahantu marayika arambuye amaboko, abantu bakanga kuhinjira. Urakabonye ukana? Wabonye igihiriri cy'abantu bajya mu muriro kuntu bangana? Abanyamadini benshi ubona bazajya mu muriro. Babyumvise? Kubera iki? Kubera ko badakora ijambo ry'Imana risaba. Reka twigarukire ngo impfu zipfa, abantu bapfanga, abanyamadini babigiramo uruhare. Bigira icyambere, reka tuvuge uruhare rwa mbere abanyamadini bagira mu gutuma abantu bapfa. Babyumvise? Iyo usomye inkuru za Hezekiya zikwereka ko Hezekiya yaragiye gupfa, Imana imutuma uko agiye gupfa. Ariko Hezekiya yibuka ibyo yakoreye Imana, abona n'igihe cyo gupfa ko kitaragera. Arangije arasenga, asaba Imana, Imana imwongerera igihe cyo kugira gute
cyo kurama. Yona ajya inenewe, Imana imutuma tugenda ubaburire kuko hagiye kurimbuka, ariko nibakora ibi ngibi ntago bazapfa. Wabyumvise? Rero reka tubanze tuvuge kuri ibintu by'ibitambo kugira ngo bitaza kubera abantu urujijo. Ibitambo biratangwa. Urumva? Ibitambo biratangwa. Hari abanyamadini babitanga, abaririmbyi barabitanga, abahanzi barabitanga. Icyo ntaramenya ni mu mupira w'amaguru. Wabyumvise? No mu bucuruzi abacuruzi barabitanga. Yego, n'abacuruzi batanga ibitambo kugira ngo babone amafaranga batunge. No mu miryango barabitanga. Izo mbaraga rero nizo tugiye gusobanura. Kubitangwa n'amadini. Zose turazinyuramo kugira ngo abantu babohoke, kugira ngo abantu bamenye uburyo bakwiriye kwitondera ibyo bintu. Tuze gutanga n'ibimenyetso bigaragaza ibintu biri muri abo bantu. Buriya bari abantu bagiye bapfa, hari ibimenyetso byagiye bibabaho. Hari nk'umukobwa wigeze upfa mu bihe byashize yaragiye gukora ubukwe. Mwumva kuri YouTube imwe ko sinyizi ngo yajya kubona akabona ibigabo bitatu ngo bije kumutwara. Ngo bikabona ngo kabona ngo bisohotse mu mwobo. Umukobwa ajya mu rukiko igihe cya mariage agiye kugera arapfa. Wigeze umubona kuri YouTube? Abivuga neza uhita ubona ko yari afite ibimenyetso nyine by'uko azapfa. Ariko ntiyarazi icyo yakora kugira ngo ye gupfa. Hari impfu zigomba guhagarara, hari impfu duhagarika ntizibeho. Bigakunda rwose impfu zikavaho. Izi impfu ziri gutwara urubyiruko nyinshi zivaho. Ibitambo rero abanyamadini bake barabitanga rwose buri mwaka cyangwa se hagati mu mwaka. Bati tuzatanga umuntu uyu n'uyapfe kugira ngo bigende gutya. Mu masezerano baba barahawe n'abadayimoni cyangwa se baba barahawe n'iyo myuka mibi yabahaye izo mbaraga cyangwa se baye kugira ngo bamenyekane. Urabyumva? Harimo abantu bagomba gutanga. Nibutse abantu ko abadayimoni cyangwa Satani ibitambo byabo ni amaraso. Wabyumvise? Ni amaraso. Bwana numva umupfuma abwira umuntu ngo uzazana ihene. Urumva? Ni amaraso ashaka. Uzuye ko abapfumu benshi ari ibinyamitwe binabeshye. Urabyumva? Noneho rero ibyo ayo maraso bashaka nayiki n'ay'abantu. Urabyumva? Noneho rero abanyamadini babikora bati kugira ngo akomeze n'umwaka utakomeze ahitinge akore bya bitangaza agomba gutanga abantu bagapfa. Ariko noneho twigire mu bitambo nyirizina biba bigaragara. Abantu banigemurira banishyira banitangamo ntamenye ko babitanzemo. Hari ibitambo abantu batanzwe ari abana. Harabo tujya dusengera abadayimoni bajya kubavamo ngo twebwe ngo bamuduhaye ngo ari umwana. Ugasanga umuntu abadayimoni bamutuyemo kuva ari umwana agize imyaka 40 atuyemo n'abadayimoni. Ikintu uracyumva? Kuri cano yanjye hari umudamu uri muri Amerika nasengeye yararwaye imyaka 32 aturwamo n'abadayimoni arwaye kwa muganga barashakishije indwara zose barazibuze ndamusengera arakira. Uri kubyumva neza? Noneho rero ibyo bitambo tubonye ko babitanga kugira ngo babone iki bamenyekane cyangwa babone amafaranga bagira amazina. Ni abanyamadini babikora ko si benshi ni bakeya. Babyumvise? Hakaba n'abandi bantu rero baba mu rusengero atari abayobozi b'amadini bashinzwe gutanga ibitambo. Batanga abantu bagapfa cyangwa bashinzwe guteza indwara mu bantu. Ukumva ubona abantu nk'izi kanseri ubona abantu barwara. Kanseri, diabete, imitima, imivuduko y'amaraso, izo ni indwara abantu bakunda kuroga abantu. Hakaba n'izindi rero zo abaganga banabura. Ukumva umuntu ngo ikintu ngo numva ikintu kingendagendamo. Kera turabana baravuga ngo ni cya rusoka. Ngo ikintu cyarungwa mwana ngo kiramanutse nshimira hano. Babyumvise? Umuntu akabaho agira ibintu yumva imugendagendamo. Ahubwo ati ndumva intozi ziri kungendagendaho. Wowe ntuzibone. Cyangwa ndavuga ati ngiye ndumva inzuki zindiho. Wowe ntuzibone. Nanjye bigeze babinyoherereza mu bihe byashize banyoherereza inshishi nkaya numva zigendagenda noneho rimwe nza kurubona rumwe rundiho. Ndanarwerekana ndwereka abantu bo mu rugo. Bazinyoherereje hari umuntu w'umupfumu naye maze gusengera ndi gusenya imbaraga ze. Ariko ndavuga nti ntacyo ziri buntware. Ndazirukana ziragenda ndanazimuteza ngo zigende zimugarukire zimwinjira ari waho. Urumva? Undi ahubwo ati njya kumva nkumva mu nda yanjye. Nigeze njya muri eperi ya Gahanga hano mu mujyi wa Kigali. Nagiye muri eperi insengera abarwayi benshi barakira. Hari nk'umudamu umwe ruhetse uruhinja afite urundi ruhinja mu nda rw'abadayimoni. Yego kuri cano yanjye abantu bazanyandikire imbibaye barebe uruhinja rugendagenda mu hano. Buriya hari n'abantu buriya abaganga babika ibintu byinshi cyane cyane abangaba babyaza.
hari umudamu wamamagaye arambwira ati genda agiye kubyara ari ngo nsengera Imana mu mwana yagiye kubyara umuntu ufite amaguru hasi hejuru ari igihanga cy'inzoka kinini cyane. Urubyumva hakaba ibyo bitambo bimeze gutyo tugira abantu bavuga ati uyu muntu nta mahoro azagira, azahora arwaye umutwe udakira, cyangwa se nta kintu azatunga, cyangwa se ntazashaka, cyangwa se nashaka azapfa. Turaza gutanga ibyo bimenyetso kugira ngo abantu bazabyimenyeho. Hakaba rero n'abahanzi batanga bagenzi babo kugira ngo azamuke aratanga umuhanzi mugenzi. Hano mu Rwanda birakora, byabanje kujya bibera i Burayi. Hano bavuga bati reba nka Bravani kuno bapfuye, ba Jay Polly, bano bana bapfuye ejo bundi nabo washingiye baririmbaga muri korali, kugira ngo imiryango yabo itagira n'ikibazo, usibye ko bamwe banabizi, kuko hari n'uwo nigeze mbona avangurega ngo urupfu apfuye turabizi urupfu apfuye, nabo baba babizi ariko ntibamenye impamvu zabyo. Wabyumvise? None se hano mu Rubirizi, ni mu Rubirizi he hano muri Kigali, nabonye inkuru y'umuntu, umusore warangije kwiga kaminuza apfa kuwa kabiri, kuwundi wa kabiri mushiki we warangije secondaire nawe arapfa, kandi bapfa amasaha amwe. Mu mwaka washize 2022 ise wabo yari yarapfuye nk'icyo gihe. None se umva ibyo ngibyo kumva ari ibiki? Nawe byumve. Kandi barangiza abo bantu bakagaruka no gutegura ikiriyo. Abo bishe abo bantu baza mu bantu baje gutegura ikiriyo, rimwe na rimwe bakanatanga n'umusada wo gutegura ikiriyo. Urumva? Abo rero barahari. Hari abo baririmbyi, hari abacuruzi, mu ngeri zose barari batanga ibitambo no mu miryango. Noneho hakaba n'ababikora batabizi mu bujiji. Umuntu akajya mu bapfumu bakomeye, hari abapfumu bakomeye cyane bakoresha ibintu by'ibigirwamana by'iwabo byakuva kera. Ureka abirwa kuri za YouTube babeshya ngo na abapfumu kandi bishakira amafaranga, bishakira indonke. Ntuzagakati aka kantu. Hari abapfumu birwa babeshya bakabeshya ngo bakora ibintu bikomeye kandi nabyo. Oya ntabwo nirwo nari umupfumu, nuko nzi ko mujya mubakoresha kuri za YouTube. Reka ranababwire aba bapfumu mwirwa muha ijambo cano zanyu zizajya hasi. Buriya ndakubwiza ukuri, izi cano zanyu nimushyira abapfumu cyane zirajya hasi, kuko ubu bwami mwamamaza ntimubuzi. Usibye ko abo kuri YouTube bo ni abanyabinyoma, bo barabeshya, nta bapfumu babarimo, no gupapira gusa. Yego, ariko hari abapfumu banyabo bahari koko, batanga ibitambo, batanga imiti, banatanga n'uburyo abantu bagomba gupfa. Uzi ko umuntu ajya ku mupfumu akambwira ati yari umuntu wame mu cyenda ashaka kwapfa, akaguha biku ukabisinyira akaguha, agahita amwicira aho ngaho. Uko umuntu apfuye urupfu atararwaye, kumva arakenyutse, araryamye abyutse yapfuye. Izo mfuge uzumva mbega nazo na nijoro ku muntu yaryamye abyutse yapfuye. Ibyo byose ujye umenya ko ari ibyo bintu bakora. Uri kubyumva? Nuko kuntu babigenza, batangamo ibyo bitambo. Noneho rero hakaba n'ubundi bujije abantu babamo bitanga. Ubu umuntu ashobora gushaka gutanga igitambo aba bikanga kubera ko yabuze amakuru yawe. Abyumvise? Uzajya wumva abantu bapfa ku munsi bavutseho, abeje buriya ni ibitambo baba batanzeho. Ibi bintu mubona ngo mwirwa mukora ngo muri gufeta ngo anniversaire y'imyaka y'amavuko, umurokore w'umukristo muzima ashatse yakwicecekera. Niba ushaka gufeta isabukuru y'amavuko, fata amafaranga urugiye gukoresha ujye kwa muganga bakwereke ababyeyi babyaye bakennye, babuze na pampa z'abana, babuze n'igikoma, babuze na mituweli. Ugende uvuge ati Imana ndagushimye maze imyaka mvutse, ubifete gutyo. Cyangwa se nayo bikunaniye kubera ko amafaranga yo gupfa ubusa yabaye menshi, ni mu bikora ariko mwe kubishyira hirya no hino. Uzi ko uko ushyira itariki z'amavuko yawe hanze ariko wiha abanzi bakurwa gutanga igitambo. Uzi ko hari umuntu abwira ngo tanga igitambo akabura umuntu agahita yibuka inshuti ye, atuzigiye avukiye ati icyo genda kize. Urabyumva? None ko kuntu abantu bitangaho ibitambo rero bibona ko bagaragaza ayo matariki yabo y'amavuko, wamuruzi cyangwa se wa muntu ushaka ikintu runaka akabona uburyo gutanga. Uri kintu acyumva? Hakaba n'abandi birwa bashyira amafoto yabo kuri za status, bahinduranya amafoto umunsi ku wundi, barimo bariha abadayimoni, barimo bariha abarozi. Iyo batakuroze kudashaka kutabyara, wabyumvise, barakwica kubera ko wabihaye. Hari abaroga bakoresheje ifoto, umupfumu akabwira tuzazana ifoto, cyangwa se abadayimoni bavuga tuzazana ifoto y'uwo muntu. Ni nabo bakunda kubarogera nk'abakobwa, babarogera ku mafoto ku makariso yabo igihe bagiye mu mihango. Umukobwa ntaba yemerewe kubwira umuntu wari wese igihe agira mu mihango. Itariki y'imihango igomba kumenywa nawe cyangwa n'umugabo we, nta wundi ugomba kumenya igihe agira mu mihango. Buriya abakobwa benshi mu kudashaka, mu kutabyara, babazingira mu mihango. Babyumvise? Babazingira mu mihango, bakanabazingira
mu makariso banika hanze. Ntago babizi rero abakobwa abenshi. Ibyo bagomba kubyitwararika bakabyirinda. Ikindi ukabona umubyeyi umugore aratwite agafata ifoto atwite n'indi igaragara agapostinga kuri hehe kuri WhatsApp. Uriteza abantu. Abo ni abantu bapfa impfu bihamagariye. N'abantu biteza ibyago bihamagariye. Nyamara ifoto yawe ihagaze ukayibungabunga ntago bari bukubona. Ubitsa amatariki yawe ukayabungabunga ntago bari bukubona. Kandi ibintu babwira ntago ari ibintu ndi gutekereza, ni ibintu Imana yamishuriye. Noneho ni n'ibintu miyo ndi gusengera abarwayi undi gukura abarozi mu bantu, baroza abo bantu bakura mu bantu. Aravuga ati giye namuroziye ku ifoto. Najyanye hana. Wanamubaza iyo foto, wa muntu yamara kugira mubaze iyo foto twoko narayibuze ifoto imeze gutya. Ti cyangwa ikarisi imeze gutya narayibuze. Tuba tubizi neza. Hari nibyo twagiye kurandura mu giti cy'umuvumu mu idini ryitwa njya ntanga n'ingero. Mu idini ryitwa ry'umuntu witwa Constante ryitwa ko ryibagiwe di mu majyepfo. Urumva ahantu bita ku Ntenyo mu idini ryitwa Gosheni. Ku Ntenyo hariya mu majyepfo abantu bari buhamenye. Twagiye kwasengera dusanga abantu barwaye indwara nyinshi mu rusengero abantu barwaye. Ndasenga umunsi wose cyakoze abantu barakira. Hari nk'umukecuru umwe wari ufite ibisazi. Yarabuze n'umwana. Turasenga umurozangije avuga ati yewe atuye umugabo dusohoye muri iyi nzu twarayigize yacu. Atari ko niba uri umugabo ati mujye gutema igiti cy'umuvumu kiranga gitabyema amahembe. Atayo mahembe niyo yazengereje abantu bahana. Urabyumvise? Bwari bwije noherezaho pasiteri n'abayobozi b'itorero bajyayo. Hanyuma arabinyuherereza arabinyereka ibyo bakuyemo. Ndavuga ni muzasenge mugende muteme icyo giti. Baratema baratabura basanga hasi hatabyemo ibintu by'inzara, ibintu bimeze ukuntu nyine kimaze imyaka 20 n'ingahe. Ibyo bintu barabikora bakakuzirika neza. Ukaba ari n'umukobwa mwiza, ukabura umusore mwiza pe, isura yawe bakayihindura ukundi, wowe ukamureba ukundi kandi atari kwasa. We yakwireba akabona ni mwiza, nawe muri famiye ye bakamura akabona ni mwiza, umusore yamuri akabona ni mubi kubera ikintu baba baramusize batamenye. Hari nabo baroga kunuka umwanda wo muri wese. Umukobwa akanuka umwanda wo muri wese yanakwitera parufe bikanga ntamenye ibyo ari byo. Ibyo ni ibitambo rero abantu batanga. Hari iby'urupfu, hari n'ibitambo bivuga ati uyu muntu azashaka. Uzajya wumva mu muryango ngo uyu muryango w'ahantu ntibajya babyara. Babyumvise cyangwa se ntibarongora cyangwa bakora impanuka bicwa n'imodoka. Uzajya ubyumva. Ibyo byose ni ibitambo biba byaratanzwe. Noneho rero reka tujye mu buryo umuntu yamenye uburyo yatanzwe ibitambo. Sicyo kintu gifite umumaro cyafasha abantu. Icyambere kugira ngo ubanze umenye ibintu bikubaho. Urumva? Nani bagiye kubwira abantu babyeyi mujya mubyara, mujye mwirinda guha abana banyu ngo baterurwe n'abantu bose. Ngiye abana bange ndakubwiza ukuri nta muntu ujya interurira umwana w'uruhinja. Ye aya mabanga nayavumbuye kera. Nta muntu ujya unterurira umwana w'uruhinja. Kimwe nuko nta muntu ujya unyuhagirira umwana w'uruhinja. Kumwe umubyeyi abyara kananirwa ngo bene wanyu baje koza umwana no kumesa ngo cyangwa ibisanza by'umubyeyi. Barabyumva? Ngewe impinja zanjye ndaziyuhagirira kugeza zigeze ku rwego nyina agira imbaraga. Abantu baza guterura abana mu rugo mujye mubitondera. Aramuterura akamufata akamusiga ibintu. Hari umwana nigeze nsengera aho muri Methodiste muri Anglikani hano nahoze mvuga no mujyi wa Kigali. Bafashe umwana umuntu amuteruye amukora ku zuru. Amukoze ku zuru. Urumva umwana yabona ikintu cyitwa ibirya karira. Baramuroze kuzajya aruka adashobora kugira ikintu aryo uretse ko akazicwa n'inzara. Urabyumva? Mwirinde gufata abana banyu ngo mubaha abantu bose babaterure. Nge nta muntu ujya unterurira umwana. Niba ushaka ko umwana w'umuntu amureba, niba ufite ubushobozi, benshi bafite ubushobozi, mushyire muri beriso ifunga. Umuntu amurebere muri beriso kandi ube hafi ye kugira ngo atavuga ibigambo byo gutongera cyangwa guhuha. Hari uburyo bahuha cyangwa se akavuga ibintu by'ibigambo. Ikindi abantu bafite ubushobozi nibagure kamera bazishyire mu ngo zabo. Kamera zino zifata amashusho yo mu nzu. Umushyitsi ugusuye umenye ikimugenza. Hari umushyitsi uza mu rugo agakura akantu gatoyi wawe, agashitura akantu kuri iyi ntebe gatoyi akakajyana. Ako kana ajyanye agahita kurangiza ubuzima bwawe bwose. Bibaye byiza abantu batunga kamera bakajya bamenya ahantu bagenderera. Noneho rero kugira ngo umenye ngo nararozwe. Byanatanzwe igitambo. Mbere na mbere umukobwa unkurikiranye urota asambana buri gihe. Agasambana n'abadayimoni. Uwo mukobwa niyitonde gushaka. Nashaka umugabo wazapfa. Nadapfa ntazabyara. Ngiye kwabwira ibintu none umubwe tuye umugabo byamucanze. Ntago byancanze.
umukobwa urota asambana agasambanywa n'abadayimoni bawitonze gushaka ibyo bintu bibanze bikuvemo, ndaza guha impamvu biri bukuvemo. Nibitakuvamo ibyo bidayimoni bigusambanya bagutanze igitambo cyo kuba umugore w'abadayimoni, umugabo we bizahita bimwica kuko birafuha. Niba uri umuhungu ukajya urara urota usambana n'abadayimoni, itonde kuzana umukobwa w'abandi, numugeza mu rugo bizamwica kuko birafuha. Ninadapfa ntazabyara cyangwa se ntazagira umunezero w'abashakanye mu buriri, ntibizakunda. Icyo ni ikimenyetso kikwereka ko watanzwe igitambo. Kurara urota usambana, wabyumvise? Hari umukobwa amerutse kubwira umwarimu kazi, arampamagara mbwira ibibazo afite amaze kumva ibiganiro byanjye kuri YouTube. Nambwa nti rero buretse gushaka ubanze wegera Imana, nkubwira uburyo uzabigenza ibyo bintu urota bikuvemo. Nibitakuvamo imyuka mibi nitagenda, umugabo wazapfa cyangwa se ugira ikibazo. Yapfushije umwana wa mbere yari atwite, n'umugabo we ararwaye ari muri ko. Mubaje nese kuki utaje ngo twagize amasomo mu buryo nza, n'ibintu bikurengera uburyo waza ngo tugusengere biramunanira. Babyumvise? Ariko sina ngombwa kuza, nabo ndaza kubabwira icyo bakwikorera, ko ntago umuntu yasengera abantu bose mu gihugu hose. Niyo mpamvu nta nimero yanjye ndi butangeho hano kugira ngo bataza no kumpamagara. Oya, ntubikore, ndabaha ahubwo uburyo bazabigikorera ubwabo bisengere. Binyakazi wenda yishyiraho kugira ngo ubihorere, nimero yanjye bihorere, nta kubatetesha, nabo ni bakamirike basenge begera Imana. Wabyumvise? Noneho rero hari ukurota usambanywa, hari no kurota ibintu bikujyana iwanyu ku ivuko. Wenda uri muri Kigali urara urota usubira iwanyu. Ari n'abantu bajya bamagara ati yewe iwacu ni amatongo, famiye yanjye bayishe muri jenoside, atariko mpora ndi mu matongo y'iwacu, mpora ndota bapfuye. Menya ko nawe watanzweho igitambo, uzirikiwe iwanyu mu cyaro. Iyo ngiyo urota uzirikiwe aho ngaho, nta kintu uzageraho kizakugirira umumaro. Ibitekerezo byawe byose bizirikiye hariya. Niyo mpamvu ryajoro abantu baba baryamye bahora bari hehe, bahora bari mu miryango yabo barara bagenda. Umuntu araryama bugacya yananiwe akumva n'icyayi ntiyakinywa. Umuntu akarara akoreshwa imirimo y'agahato nijoro, kandi Imana yarashyize ijoro ngo abantu bariruhuke. Umuntu agahora yikorora ananiwe buri gitondo, yarayakoreshwa imirimo mibi. Hari n'abandi rero babyuka bagasanga barasazwe, agasanga afite indasago hano cyangwa afite indasago hano. Menya ko watanzwe. Urabyumva? Noneho hari ukurara urota ibisimba, harimo inzoka, harimo ibikeri. Menya ko ufite imyuka y'abarangi, bakuroza imyuka y'abarangi. Inzoka ni igishushanyo gikomeye cyane, ni sinye y'abarangi, abayiminati. Abarangi nibutse ko ni imyuka ikomeye cyane iri hejuru y'izindi mbaraga zose. Nuko hano mu Rwanda babita abarangi, ariko ubundi abarangi nibo bakomoka mu ba Illuminati na ba Freemason. Yego, burya niho bakomoka. Niyo mpamvu bagira impano zo kwerekwa, banica mu buryo bukomeye. Umurangi ashobora kwica atakugezeho. Umurangi ashobora kuvuga amagambo agahita aho uri ugahita ukorora ukikubita hasi. Ariko izo mbaraga dushimye Yesu ko ajya azinetraliza, akazica imbaraga, akazikuraho. Imana ishimwe. Iyo hatari imbaraga z'Imana ntago byari kuzakura. Noneho rero iyo urota inzoka ujyanwa aho hantu, menya ko watanzweho iki? Ibitambo. Kuri urota abantu biwanyu bapfuye, menya ko abantu biwanyu bapfuye nta bugingo babonye, baranarimbutse, bakoranaga n'imyuka mibi y'abarangi. Niyo mpamvu bikugarukira. Niyo mpamvu horo urota biwanyu bapfuye igihe cyose. Kuri urota biwanyu bapfuye, abapfumu bazakubwira ngo bagusuye. Numvishe Rutanga rw'amaboko avuga ngo yagiye ngo hano ngo niba ari mu matongo y'iwabo, ngo abona agatebe kashaje ngo aragafata ngo akicaraho, ngo ise ngo araza mukora ku bitugu, ngo mwana wa ngo aratangira ngo aramuvugisha. Wabyumvise? Ntago biriya yabeshye, ntago yabeshye byari byo. Ise yari umupfumu ukomeye cyane. Buriya mu bapfumu dufite bateye ubwoba na Rutanga rw'amaboko abamo, kuko azavuga ati ibi bikomo nambaye ni ibya sogokuruza, ntago ari muri bandi bapfundikanye. Niyo mpamvu ubona kuri YouTube atiwe yiyamamaza ngo abantu bamuyoboke, ariko no kumuyoboka nawe ibyabaha ni imyuka mibi nta kindi. Hari ibyo atabakira, hari ibyo atabakiza, n'ibyo atabakuramo. Genda rishishikariza abantu kutajya mu bapfumu, nibizere Yesu, bizere Bibiliya, ijambo ry'Imana rizababohora kandi rizabakiza. Urumva? Ibyo bintu bibirota rero igihe cyose, menya ko bitazashoboka. Ikindi hari ukugira uti inshuro nyinshi inshuti yawe ikugirira nabi kandi ari inshuti yawe, ukarota iguhemukira, ukarota ikubwira nabi, ukarota yabaye ikundi kuntu. Hita uboroka nimero ye, utandukane nawe, ni ubukuroga. Nawe niba bikubaho ubimenye. Nurota umuntu w'inshuti yawe akugirira nabi inshuro imwe cyangwa ebyiri, Imana yakugendereye, yamukweretse, hita uhunga vuba vuba. Hari umudamu uri hanze wumvishe ikiganiro cyanjye ambwira ukuntu yajyaga arota umuntu, ngo akarota mu ikimodoka gishaje, bwa kimodoka yigapfa akayijyana mu igaraje ikanga gukira.
ikintu cyose arose k'uwo muntu kikaza kikamugaruka, ati yo, ati kumbi twari twarashize, ati ibintu byawe byatumye menya, ati maze kumubloka ntago nongeye guhura n'ibyo bintu. Yabaga afite ubukwe akarota uwo muntu aje hagati ye n'umufiyanse we, wa muntu bakazatandukana ntamenye ibyo ari byo. Nurota umuntu w'inshuti yawe agenda agaruka mu buzima bwawe, umwitondere cyane, umuhungire kure. Kandi umurozi aba inshuti yawe, nta muntu uroga umuntu atari inshuti ye. Abarozi aba inshuti yawe magara, aba no muri babandi bashobora kuza gutegura ibirori byawe, aba no muri famiye. Nta muntu uroga umuntu uretse bwa bundi bw'uburozi batamika umuntu ashobora kwanga akaza akagucunga akabunagamo hariya. Ariko wa muntu gutangaho ibyo bitambo byose aba ari inshuti, aba ari n'umuntu ugirira neza ye, unabyumve neza. Kuko abapfumu, abarangi n'abapfumu dushaka tubivuge, imyuka mibi ntabwo igusaba igitambo cy'umuntu wanga, igusaba igitambo cy'umuntu ukunda cyane, agatanga umuntu akunda cyane rero akamwica kugira ngo agire ikintu ageraho. Urubyumva? Ibyo bintu rero abantu bagire gute? Abantu babyirinde. Kurota ibyo bintu ubyirinde. Kurota urara wiruka, kurota ibintu bigusambanya, kurota uri uhagaze mu mazi cyangwa uri mu myobo cyangwa ibisimba bitandukanye, menya ko uri mu myuka mibi watanzweho ibitambo. Itonde rero, usenga Imana, wegera Imana, ukizwe bya bindi byo gukizwa. Pana ngo narabatijwe mu mazi menshi. Ubu dufite abantu bitwa abakristo ariko atari abakristo, badubitswe mu mazi, bagira n'utuntu duke bareka, babwira ngo nugukizwa. Gukizwa si ukureka ibyaha gusa, hari ibyaha ureka, wamara kubireka ukakira amahoro atangwa na Yesu, kumva ko wayakiriye. Ayo mahoro yamara kukugeramo, ukagira n'imbaraga yo kwizera kwirukana ibyo bintu. Iyo myuka mibi rero iragenda rwose. Ikindi ashaka kubwira abantu, ntimutinya abadayimoni. Abadayimoni ni abashenzi cyane. Abadayimoni nta mbaraga bagira ku mbaraga ku muntu udafite Yesu. Abadayimoni, abapfumu ni abashenzi, n'abantu badafite imbaraga. Iyo ufite Yesu, ijambo ry'Imana rikaguturamo, rikakubamo, nta kintu abo bantu bashobora gutwara. Ibyo bintu byagutwara. Ubudayimoni burabwejagura. Uzi imbwa z'imisega ku gipangu ziramoka, zamanuka wahagarara ukabona zifunze amaferi. Wabyumvise? Wasubira inyuma ukabona zibwejuye zisubira inyuma, wakongera ukabona zirirukanse. Abadayimoni rero bameze nk'imbwa z'imisega ku muntu wizera Yesu. Baratonoma ntacyo bakora. Uzi uburyo bajya babyohereza iwanjye ibyo bidayimoni? Kubita rimwe gusa mu izina rya Yesu bikiruka. Hari igihe bohereza imibu y'icyatsi kibisi, bakaza bakaroga, shwi ntibikunda. Ikindi, umuntu ufite Yesu Kristo wa nyawe, mvuze Yesu Kristo wa nyawe, wa undi wapfuye akazuka, uzatanga ubugingo, ubabarira abantu ibyaha. Umuntu umufite mu mutima wagatungira ijambo mu mutima we, ntago bamuroga ngo bikunde, ntago abapfumu bakuroga, ntago babikoherereza. Barabyohereza ariko ntibyakugeraho. Ntago byakugeraho. Niyo bikugezeho bihita byibwiriza bigasohoka mu izina rya Yesu. Iryo zina abantu nibaryizere, baryisunge, barikomereremo, rizabakiza hakomeye, rizabakura mu kaga, ribatandukanye n'imbaraga mbi z'abarozi. Ikindi, abantu bakimuka abarozi. Umurozi agomba kukwimuka. Iyo uri umukristo ukirijwe neza, urasenga abarozi bagashya. Niyo mpamvu iyo tugiye mu rusengero mu materaniro, abantu barwaye abadayimoni bose, iyo utangiye gusenga batangira kubabwejaguriramo basohoka bagenda. Izina rya Yesu ni umuriro, izina rya Yesu riratwika. Reka mubwire izina rya Yesu ukuntu rikomeye, kugira ngo abantu baryumve batabizi, barisobanukirwe neza. Abantu benshi bankurikiranye bigeze barota ibintu bibaniga. Iyo bibanize yabura umuntu umutabara, yabura umuntu umutabara akavuga ngo mu izina rya Yesu, akavugira indani. Wowe ntago kantu kakubayeho kakubayeho, ukavuga ngo mu izina rya Yesu, bita birekura. Gusohora ijwi byakunaniye kwavuga mu izina rya Yesu bakagenda. Abadayimoni batinya izina rya Yesu nk'uko imbeba itinya injangwe. Wabyumvise? Abantu rero nibaryiyambaze baryisunga, ariko si ryarinde abanyamadini. Ntago ari rya zina rya Yesu abanyamadini bababeshya nabo badafite. Ni izina riza rikajya mu mutima w'umuntu rikamuhindura, rikamukuramo ibyaha na kamere zose zikamushiramo. Iryo zina iyo usenze rero si ukwikebagura. Bitandukanye n'amasengesho y'iminsi 40 n'abanyamadini basenga adafite ikintu amaze. Ukumva abantu basenze amasengesho y'iminsi 40 ntacyo yakoze. Isengesho ry'umuntu bana na Yesu niyo ryagira iminota 2 rita ari kwirukana abadayimoni. Si ngombwa ko yiriza iminsi myinshi. Bana na Yesu, ugendane na Yesu igihe cyose. Jewe nkubwije ukuri nta munsi n'umwe njya niyiriza. Kera naririzaga nkakora n'amasengesho y'iminsi 7. Ngiye sinjya niyiriza ngo niyiriza ubusa ntariye. Kuko Yesu tubana umunsi kuwundi. Mpora nkuyu arimo igihe cyose. Iyo ngenda mu muhanda ngenda mvuga Yesu. Nta munsi na rimwe mva mu rugo ntavuga Yesu. Ibyirato byanjye ni Yesu. Iyo njya mu kazi, iyo ndi mu modoka, iyo ndi kuri moto, ni Yesu, ni Yesu, ni Yesu. Yesu namaze kumwambara ku buryo no mu nzozi turabana. Ku buryo umurozi yandoze ndyamye, Yesu ambera amaso.
akandwanirira ntibingereho. Uwo Yesu rero ukora ibyo nibamwisunge kandi azabakorera, azabagirira neza, azabakiza, azabakuraho iyo myuka mibi y'abarozi. Imbaraga mbi zose z'umwijima zizatsindwa. Abazinzwe bazashaka, abatabyara bazabyara, abacuruza ntibikunde. Ntitwavuze ubucuruzi kuntu bakuzingira ubucuruzi ntibugende, ubucuruzi buzagenda. Tuzabikora. Nkubwira ukuntu nabaye umuntu ukora indirimbo muri iki gihugu, ngakora indirimbo z'abaririmbyi n'abahanzi benshi muri iki gihugu. Mu bantu bakoze indirimbo nyinshi mbamo, ariko singira ikintu ngeraho. Amafaranga yanjye bakayahuha bakayatwara. Sinywa inzoga, sinjya mu kabari. Ikindi mu buzima bwanjye ntushobora kumbona muri restaurant ndi kurya. Niyo nagiye mu ntara ubwo nanywa amazi. Wabyumvise? Kugira ngo nicare muri restaurant ndi kurya simbizi, ntago ari ibintu byanjye. Ariko nagiraga amafaranga nkakorera amamiliyoni, simenye aho yagiye, simenye aho yanyuze. Uburyo bayatunda n'uburyo bayatwara bararuga cyane. Nabyo tuzabikorera ikiganiro cyabyo. Inyatsi na karando ujya wumva abantu bavuga. Umuntu akaba afite miliyoni 5 zigashira nta n'ipantaro. Ya cyane barabikora pe. Giye barampambiraga ku buryo nagiraga amafaranga menshi, nkabura nayo kugura ipantaro. Yego, reka rero tugere ku musozo. Ejo ndi kubona ukurura umuntu uvuga uti nakuye umuntu imbere yo kwa perezida yarembye rwose, se nayo musanze nk'abadayimoni. Uwo kandi urashaka gutwika. Ikibazo cya dore impamvu rero nakunda kujya kuri za YouTube bamukeneye ngo nagatwiko harya ngo mubyita gutwika. Ese mujya mwumva terimi ivuga ngo dutwika tugira gute harya? Turatwika twimanukira. Uza kugaterime kandi n'abanyamadini baragakoresha. Ni siroga y'abarangi, ni siroga y'abadayimoni. Dutwika twimanukira. Ayumvise? Ni siroga y'abadayimoni byinjiye mu madini. Buri hari akantu mujye munirinda n'aya materima abantu birirwa bavuga. Hari ibintu abantu bavuga bari gusingiza abadayimoni, uko bivuga ariko bigenda bigira umumaro. Turatwika twimanukira n'imvugo y'abadayimoni. Uwayivugaga wese ayihane nk'icyaha, ntazongere no kuyivuga. None nawe ubwo urashaka nukagutwikira. Ibiganiro twakoze biri nk'ibintu bituma abantu bari bubyumve. Upfa kubakorera incamake ituma bari bukurikire neza. Ariko ibyo nyine byabayeho. Naye nibereye mu mujyi, numvijwe ngo ninyure kwa perezida mu Kiyovu. Nkumvijwe ngo nyura kwa perezida mu Kiyovu ko ntirimbwira icyo njya gukora. Iryo jwi nkumva ni ibintu nkumva ni nk'ibyo ndi kwiyumvamo muri jewe. Sindamandata muriya n'amaguru ngiye gutega moto ngo manuka unyure kwa perezida mu Kiyovu. Manyuze rero nsanga umuntu wikubise hasi imbere yo kwa perezida. Urabyumva? Ndagenda mbwira umujepe araza aramureba aragenda. Aramwe ngo agiye guhamagara imodoka. Noneho nshaka amata mu uwo muntu ntashobora kuyanywa. Yaregeze muri koma. No umuntu wari ufungiye mageragere baramurekura n'ubundi arwaye, ahagenda iminsi 3 n'amaguru. Nta kintu arya, nta kintu anywa. Arangije isukari mushiramo nyine arapfa yikubita hasi. Imana imnyohereza kujya kumutabara. Ndagenda byabaye urugamba rukomeye cyane n'abajepe cyakoze n'abana beza. Iyo baba abo muri Kongo cyangwa ahandi bari kundasa. Kuko nagiye ngenda mbasatira, ariko umukuru w'igihugu yaragiye gutambuka, niyo mpamvu batitaye kuri uwo muntu. Ntekereza ko ariyo mpamvu nta bugome babikoranye. Umuntu rero ni imvura yigeze igwa mu Kiyovu mu minsi yashize, ibiti bikagwa. Yaranyagiye kuva ku munota wa mbere kugera ku wa nyuma. Mfite uwo muntu abantu banyura badashobora kumukoraho, badashobora kumfasha. Ndavuga nti niyo yaba afite indwara yanduza ndamufata ndamuterura ndamwiyegamiza ahantu imvura itunyagira iduhitiraho. Na telefone yanjye irazima mu buryo mpamagara. Cyakoze imvura imaze gusa nk'ituka ndamukurubana ndagenda mushyira mu rusengero rwa EPR mu Kiyovu. Ndangije rero pasiteri wahamagara ambulance iraza mujyana kwa muganga. Ndamukurikirana mwishyurira n'ibitaro ndamuzana abo ngo bari mu rugo. Ni umusore umeze neza, ndashaka kuzajya iwabo nkareba imyitwarire ye, nkareba ko ari sawa, Imana yagira ikikora. Yavati mbonye n'ibihumbi 100. Ati nagenda ngahinga amasambu yiwacu. Ndavuga ntayo nzayashaka nyaguhe. Ariko ndashaka kuzajya kubaza amakuru. Urumva umuntu wari ufunze baramufunguye, menye ni waba imyitwarire ye. Ibyo rero byabayeho nyine ntago ari ibintu by'amakabyanku. Byabayeho njya kwa perezida n'abajepe turabonana rwose imbere yo kwa perezida rwose. Yapfuye ubona ko byapfuye. Oya ntago ari mu rugo, ya mu rugo se yaba yageze mu rugo gute? Nuvuga ngo ni harya. Ariko hariya hose ni mu rugo. Oya n'umuntu nabwiye abajepe ndabwa nese nk'uyu muntu aramutse apfiriye imbere y'umukuru w'igihugu nyakugira Imana nibyo bari ikibazo mwashatse kumukura ngo yamwihorere ngo turamagara imodoka imujyana. Urumva bariya bana abahanga. Urumva bati umuntu ugiye kuryama ha perezida agiye gutambuka usintumwa. Hari umwe wari uhagaze nk'ari ari kureba. Wa mugani. Urumva kurinda umukuru w'igihugu birakomeye. Buriya ni ibintu bikomeye cyane kandi bajye bamuturindira. Buriya muri Afrika umukuru w'igihugu yapfuye, amarangamutima abaturage aragaragara. Ntago ari byiza.
oya iburayi ho perezida yapfuye nyine barababara cyane ko muri Afrika kubera urukundo bashobora kuba bakunda perezida wabo ashobora gupfa ugasanga hari n'abandi bapfuye rero bagiye baturindira umukuru w'igihugu ku rwego rwo hejuru Imana izamusajishe neza kandi nta n'ikibazo rwose. ntabwo mbikubajije mu rwego rwo gutwika ntabwo ndi butwike kino kiganiro ntabwo nagitwikisha rwose ahubwo reka nshimire abazi badukurikiye namwe mbashimire by'umwihariko ku mwanya mwaduhaye. Umuntu wese uraza akibonaho kino kibazo rero ngiye nimero ndayikiranga Baraka TV ni church yanjye Baraka TV ni church yanjye bashobora kugira ngo nabirengagije reka nkwereke message mfitemo hano ngira groupe ya WhatsApp imwe gusa kandi iyo ntago yongera abantu banditse reba message mfiteho hano 2200 n'abantu bane 2200 n'abantu bane. Aba ni abantu banyandikira bakeneye ubutabazi bw'Imana bakeneye gusengerwa ndasoma nkarambirwa hari umunsi mfata umunsi wo kuzisoma nkirwa nsoma message iminsi 2 gashira rero wibaha nimero yanjye ahubwo bajye bakurikirana ubutumwa bwiza ku Isaro TV sibyo uyishaka cyane buriya ntazabura uko ayibona ubwibutse umuntu ashobora kwisengera nawe ubwe bitabaye ngombwa akaza no kundeba ubwo buryo ntago bababwiye dore ikintu cyica abantu ni abanyantege nke ni abantu birirwa mu mirimo yabo birirwa muri byenda gusetsa birirwa bananiwe umuntu agataha ananiwe yagira mu rugo agasenga asinzira amasengesho umuntu asenga asinzira nta kintu amaze niyo mpamvu Yesu yagiye abwira abantu ngo ntimugakunde iby'isi iyo ukunze iby'isi cyane iby'Imana biragenda birabura birarigita abadayimoni barabitwara niyo mpamvu abantu basenga imyuka mibi ntibavemo niyo mpamvu abantu basenga indwara zabo ntizikire barwaye urumva nibakora iki rero abo bantu nibabanze bigenzure bihana ibyaha ngira ibiganiro njya noherereza umuntu avati ntago nari narihari ati ndabyumvishe numva n'ubwa mbere ntangiye gukizwa abantu basubira hasi batangire gukizwa kandi ikimenyetso cy'uko abantu bakirijwe bahita bagira amahoro batigeze batunga mu buzima bwabo burya amahoro abantu mu isi bagira amafaranga amahoro yuko Rayon Sport yatsinze amahoro yuko APR yatsinze ejo APR itsinzwe amahoro aratakara amahoro Yesu rero atanga aba mu buzima bwose mu buzima bw'amafaranga mu buzima bw'uburwayi hanarose iyo wamaze kubona amahoro Yesu atanga baba dayimoni baribwiriza bakagenda abantu nibakizwe bashakira Imana umwanya bishakira udusigarizwa dutoya tudafite umumaro iminota 10 yo gusenga abana niwega nuvuga ngo amasaha yose twarayabohoje amajoro twarayabohoje iminsi yose twarayibohoje twayigize yacu Imana ntitushaka ngo tubone birasaba rero ngo mu minsi Imana yaturemeye n'abanyaburayi babyumvireho bavuga ngo bagira akazi kenshi ako kazi mukagira kubera ko muri bazima hari igihe iminsi gushakira umwanya iyo warwaye ntujya gukora ndaho kugira rero ngo urware ujye we kujya gukora banza wegere Yesu agukiza izo ndwara zose z'abadayimoni z'abarozi z'abapfumu ukizwe neza umwiyumvemo wumve murambaranye wumve muri kumwe wumve muragendana reka ngwire inshuti yanjye Yesu turagendana ngiye nasengeye abantu noneho mbona umusaza wafashijwe mu rusengero ahantu bita Kagesi muri ADPR noneho ndangije mfata umusaza wari uhari mfata umurwayi wari urembye kurusha abandi ndamubwira nti sengero uriya muntu aramusengera uwo murwayi ahitakira babyumvise nuvuga ngo Yesu turabana iyo turi kumwe biragaragara Imana igakora imirimo n'ibitangaza uwo Yesu su wagenyine rero nuwa abantu bose buri abanyamadini bakora ibitangaza birirwa babeshya uzasanga ngo nibo bahanuzi bonyine nibo bafite izo mpano nta wundi muntu ugomba kwigira mu rusengero bibaho se impano z'Imana nizo umuntu wese wakijije none abanyamadini uzasanga ari wenyine nyiri dini niwe uhanura niwe wigisha nta wundi ubikora oya agakiza k'Imana naka bose ni impano z'Imana Imana izitanga ku buntu kandi kazi umuntu wamaze kumeneka inabona ko azanazikoresha neza ngewe impano mfite Imana yanshyizemo yo gusengera abarwayi iyo mpano wayiha abanyamadini bari hanzanga bakwica isi bayirangiza none se kujya mu rusengero abarwayi bose bari barwaye bagakira rwose ntago ari ukwiyamamaza hari n'ibiganiro kuri YouTube bivuga binabigaragaza n'amashusho uzi ko nakunda kujyana za kamera cyane bagakira bajya babyamamaza bakabahamagara ariko no iyo uwo Yesu bikora rero nibamwizere bamwisunga batandukane n'ibya abagore n'abagabo bumvikane mu ngo zabo bacoca amakimbirane yabo ntago waba utumvikana n'umugore wawe cyangwa n'umugabo wawe ngo uvuge ngo uzasenga ngo ukire indwara ngo uzasenga Yesu akumve ijambo ry'Imana rivuga ngo amasengesho y'abanyabyaha ni kizira kuwiteka ahandi bavuga ngo manze mushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka ibindi bize yibongerewe wabyumvise buri hari ikintu wakwima umwana wawe ugifite ntacyo niba ntacyo rero natwe turi abana b'Imana niba turi abana b'Imana ukabura umwana w'Imana koko iyo tuvuze umwana w'Imana n'umuntu wahindutse akava mu byaha gatandukana n'ibyaha izere Yesu ubundi ibyo byose bizakunda kandi bizakira urumva ubwo rero abantu nibige kwisengera
bashakira Imana umwanya, bagabanye za Rayon Sport na za Man U, ibintu by'imipira bigiye gutuma abantu utera. Reka n'ubundi nk'uko twatangiye n'isengesho, reka dusoze n'isengesho dusengera buri umwe wese ushobora kuba uri kutwumva ngaha wiziranye natwe turi mu nzira cyangwa se twajyanye mu nzira imwe, ufite ikibazo runaka reka dusengane ikiganiro tugisubikira aha ngaha n'ibindi tuzakomeza. Murakoze cyane, ngewe nashoje mbashimira ku mwanya mwaduhaye, nashimiye n'abaduhaye umwanya wo kureba kino kiganiro. Imana ibahe umugisha cyane, baba turebye guze megabyte, Imana ibaha andi mafaranga ujye nkora turebere kabisa. Murakoze cyane. Yego, Imana ibaho umugisha kandi nange ibaho umugisha kuba mwaje kugira ngo tuganire. Ni byiza nubwo nakunda kujya kuri za YouTube, ariko ndumva nshaka kuburira abantu. Ndi kubona abantu bapfa bakiri batoya nkumva ndababaye, bicwa n'izo mfu. Nibyo navuze ngo bayisuzume, niba umugeni urota ibyo bintu menya ko uri muri danger, ushaka ikintu wakora wegera Imana kugira ngo izo mfu ziveho zikurwaho. Ntago abantu bahagarika urupfu, ariko Imana ihagarika urupfu. Nta mpamvu yuko umuntu azana umugore ngo umugore wawe apfe nta n'umwaka mumaranye. Uwo mubabaro rero n'abarozi n'abapfumu bari kubikora, ni imyuka mibi y'abagome n'abagambanyi. Abantu rero bagomba gusenga birukana izo mbaraga. Ikindi kintu ntababwiye, musenge mu izina rya Yesu, niryo twahawe gukiriramo no gukirizwamo, nta rindi. Barisengeremo kandi ikindi musenga mwirukana abadayimoni babarangi, kuko barimo barangiza abantu cyane, imyuka mibi yo mu miryango yanyu no mu bisekuru byanyu, imyuka mibi y'abacwezi, imyuka mibi abadayimoni uburyo bwose mu batondore mu mazina. Uko ugenda bavuga mu mazina, ubwoko bw'idayimoni bakoherereje riri iwawe, iyo urigezeho ukarivuga mu izina rya Yesu wa nyawe, rihita ryibwiriza rikagenda. Yego, bajye bikuramo imyuka mibi yo mu bisekuruza byabo. Imana rero ibaho umugisha. Umuntu wageze ku musozo w'iki kiganiro yakoze ni kirekire, Imana imuha umugisha rero. Reka dusenge Imana kandi Imana itugirire neza, kandi nawe rwose mu bihe bizaza ibintu by'abapfumu ntuzongere kubyakira. Uzajya wakira abapfumu kubera iki ubutabireka barayaguhaye. Baguhaye batanga amafaranga bayamenamo. Nene ubutanu uzabyongere, abapfumu uzabareke rwose. Nta kiza cyo mu bapfumu. Abantu nibagane Yesu, mureke kujya mu bapfumu, ntacyo bazabamarira, ntacyo bazabafasha. Nimwegera Yesu bizabagirira umumaro. Nibyo nukuri mujye abantu bagiye babemera banapfe nk'intwari. Kujya kunyana yimbwa mu bapfumu, shaho uri umuntu w'umugabo, umuntu ugasesera mu tuntu bakakubitiraho ibintu by'ubujereri koko ngugiye mu bapfumu. Yego, reka dusenge rero. Mana data twese uri mu ijuru, Mana nziza, turagushimye kandi turaguhimbaje kugira neza kwawe, turagushimye imbabazi zawe ku buzima bwacu. Wakomeje kubana natwe muri iki kiganiro, kandi ndagushimye ku muntu wese wafashe umwanya akakicaraho akagikurikirana akabageze ku musozo. Umugisha kandi umugirire neza, kandi izi bintu twavugiye aha ngaha abantu babyumve mu buryo bw'ukuri kugira ngo bibafashe kandi bibabohore mu izina rya Yesu Kristo. Abantu bagira ubwenge, birinde kujya bavuga ibintu byabo batangaza inkuru zabo ibyiza bagezeho n'abasheri babo, birinde kumena amabanga yabo, kuko abo bayabwira nibo bari kubahiga nibo barwanya. Babe abantu bazi kubitsa ibanga Imana, kandi ijambo rivuga ngo ntimukiringire abana b'abantu batabonerwa magakiza. Abantu nibizere Yesu kurusha uko bizera abantu, kuko abantu turahinduka, abantu bahinduka nk'igicu. Mana rero ukomeze kubagirira neza, usanga aba nirukanya abazimu n'abadayimoni mu izina rya Yesu Kristo. Abantu barota inzozi mbi, abantu barota imyuka mibi, abantu barota ibibi basambanya, abantu barota bari mu matongo y'iwabo umunsi ku wundi, abantu barota bapfuye, iyo myuka mibi ndayitwitse mu izina rya Yesu Kristo. Ndasenya imbaraga mbi z'umwijima zose, ndazikura mu buzima bw'abantu. Abantu batangire barota ibyiza, abantu batangire barota amahoro, abantu batangire barote agakiza k'Imana kabajeho mu izina rya Yesu Kristo. Ushoboza abantu gukizwa, abantu bongere basubira inyuma bakosora amakosa bakoseje mu izina rya Yesu. Abanyamadini bemera kumanika amaboko, ubafashe nabo bagirire neza, bahinduke rwose, bigisha ijambo rizima, ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo nkuko buvuga, badaciye ku ruhande. Urakoze Yesu, icyubahiro n'ikibi cyawe. Yesu shimwe, komeza kubagirira neza rero, ukomeze kubafasha no kubarengera mu izina rya Yesu Kristo. Unyemerere baba Kristo batoya bicara imbere y'aba bantu batahura incakura ziri mu madini, incakura zirwa zirya abantu amafaranga, zitabigisha ubutumwa bwiza, bamenye ukuri mu izina rya Yesu. Ndaca imbaraga mbi, imyuka mibi y'abapfumu yirirwa kuri za YouTube yamamaza ibintu bibi by'abazimu n'abadayimoni, ahubwo abantu bamamaza ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Urakoze gukomeza kubana n'abantu bawe, ukabagirira neza, abaribwa mu nda nibakire, abaribwa imitwe nibakire mu izina rya Yesu Kristo. Imbaraga z'umwijima zose zabasa abantu zibaveho, abumva ibintu bigendagenda mu mutwe nibiveho mu izina rya Yesu Kristo. Abazimu bafashe umutwe ndabirukanye mu izina rya Yesu. Abarwaye imigongo, abarwaye mu nda, abarwaye amaguru nibakire, imbaraga z'Imana zibabohora zibakize mu izina rya Yesu. Urakoze kubana, urakoze kubagirira neza, dushoboze gukiranuka no gukora ibyiza mu gihe nk'iki, kuko Satani arimo arica abantu abarimbura
mwami tabara abantu bari kurimbuka, ugira icyo ukora, wongere ugarura agakiza mu bantu, bongere bishime banezererwe umwami wacu Yesu Kristo. Urakoze kuba natwe, barakuyiha umugisha, wigirire neza kandi ubayobore inzira nziza bakwiriye kunyuzamo ibyo bakora, mu izina rya Yesu Kristo, amen amen. Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu Kristo, amen. Murakoze cyane ngo nanjye nzasubirayo. Imana ibahe umugisha.